abantu badukoresha batuyobora baratugambanira, baragambanira ubugingo bwacu n'ubuzima bwacu. Ibyo rero ntitubizi, biri mu nyunguro z'abantu bankurikira kugira ngo tubamenye neza aho isigana dukurikije amabanga yamenwe n'uwitwaga Sivari, ariko iryo zina nirihimbana. Ubundi bavuga yuko ari Cathy O'Brien, ni umugore wari a sex slave w'abatware bakomeye ba Illuminati. Hano bagore ureba babavugizi b'imiryango, bari muri diplomasi, abayobora imiryango, burya b'imbere. You make them kneel on their knees while you are also there on yours. Wowe urabwira abantu ngo bapfukame ubari hejuru, ariko mu by'ukuri nawe urapfukamishijwe. Ikintu gitangaza rero aha ngaha biravuga ngo ni ukureba ubuntu bateza imbere gusenya iyobokamana, ariko cyane cyane irishingiye ku bukirisitu. Ntabwo bifashisha Bibiliya, no, bifashisha idini. Uko idini ribigisha Yesu niko bamwakira. Baravuga bati uyu muntu ni umudive, n'abadive bakanezerwa, batega amatwi n'umva bakumva yuko nigisha nka bene wabo, ariko nagera ku mategeko kaba ikibazo. Gaturika yo yanteye ibyatsi, babo barambwira ngo Bikira Mariya azanyica. Icyambere hari umuryango wa Illuminati, wowe wari utwigishe cyane, twiga za ngingo 10 zateguwe na Alice Bailey. Ugaruka ku baroze kuruhu, ugaruka kuri Freemasons, ugaruka kuri aya mahembe 10, urongera ugaruka kuri Rothschild, ugaruka kuri iyi miryango 36 ni y'Abafreemason, ugaruka ku miryango 13, ugarutse no ku yindi miryango 300 iri gukurikirana izi ntego 21 za Illuminati. Jewe icyo nigisha abantu none paze iyo miryango 13, ubwo ukaba ushaka kwerekana ko ari cyo cyiciro cya gatatu kiyoboye isi, nkuko warutuwe ngo ni mwikorezi. Yego, kuko nibo shingiro ry'ibintu. Nasomye agatabo k'umuntu w'impuguke kanditswe nabo ubwabo kitwa Paving the Road to Hell, ngo kuboneza inzira nyabagendwa ijya mu irimbukiro. Aribo bakiyandikiye. Yes, kanditswe n'uwitwaga, uzabaza abantu bazi politike y'Ubufaransa bazakubwira uwo Jacques Attali kuwari, n'uwitwaga Zbigniew Brzezinski. Ni batatu banditse ku gatabo, ni batatu bazwi banditse ku gatabo. Bari muri iyo miryango se? Yes, bo bari muri iyo miryango, barayizi. Iyo miryango iri hejuru, iyo bavuze ngo ultra secret, ni ukuvuga ngo iyibanga y'ikuzimu utashobora kumenya, ihishe cyane utibindi, ikorera mu ibanga rijimije utuyindi. Nta munyapolitike ushobora kuramba, nta guverinoma ushobora kubaho ku isi idahakwa. Irimo ibice bibiri. Igice cya mbere kigizwe n'imiryango 19, ikaba ari imiryango ngo y'imidemokrate ishyigikiye politike mpuzamahanga ya demokarasi. Indi 17 ikaba icyo bita muri ubwo rero Abashinwa n'Abarusiya bavuga ngo si demokarasi, Abanyamerika ni demokarasi. Buriya ni imigabane ibiri ibategeka, nubwo ari abantu ariko kandi bagizwe n'abadayimoni. Aba barimo rero nta banki, nta dini y'ubukamana rya rutura ryabaho ridahatswe n'abo ngabo. Niyo mpamvu amadini yarangiye buriya. None se amadini igiye impamvu bavuga no kubiri abantu batazi ibyo bavuga amadini bakavuga ngo ndatukana ngo ndirata ngo amadini. None amadini ahari, uzi ko hariho umuryango witwa Vatikano. Muri iyo miryango 36 narawubonye, hari uwitwa Pan Europa. Erega ni ishyano twagushije. Abo rero bakora ibyo ntawubazi. Noneho munsi yabo iyo tuvuze nk'umuryango witwa Council on Foreign Relations, ni umuryango uzwi ariko ibyo ukora ntibizwi. Hariho ubita the British Royal Institute of Foreign Affairs, uwo nguyu mu Bwongereza, kandi ubwo mu Budage naho bafite urahari, no mu Bufaransa buri muryango ufite icyo ukora. Hari uwitwa the Club of Rome ushinzwe kuvugira ibidukikije, uwo ni uwo wa Roma, uri mu Butaliyani niho ufite icyicaro. Hari uwitwa the Trilateral Commission uhuza Uburayi bw'Uburengerazuba n'Ubuyapani na Amerika, ufite ibyo ushinzwe kugenda ukora, ariko ibyo uvuga ukora ku mugaragaro si ibyo ukora mu ibanga. Icyitonderwa abakomeye muri iyo miryango, icya mbere ni abatinganyi, icya kabiri abantu bakora ibyo bizira none bari hejuru n'ubategeka. Kuki se babikora? Ni amasezerano bakoze bagurisha ubugingo bwabo. Ubundi kuvuga amagambo arambuye yitwa ultra secret Freemasonic Lodges, imiryango ikorera mu ibanga rikomeye ariko y'Abafreemason. Nawe ushobora kugenda ukaba umufreemason ariko ntacyo uzi, ariko impuguke zo hejuru zikorera mu nzego zose z'ubuyobozi bw'isi. Igifreemason ni igicumbi cy'imyuka mibi no gukora kose. Buriya Rose Croix ubwo bwose buri mu dutoto, ariko Abafreemason Illuminati buri muntu bamutwara bakurikije impano afite. Uri pasitoro, uri umucuranzi, bagutwara vuba n'amafaranga kuko urabakorera. Nabo ubyina kuri stage wambaye ubusa uhenura, uraroga abana, abantu benshi baragukurikira ukaba role model yabo. Nabo uri umunyapolitike wumva neza kandi ugashyira mu bikorwa gahunda yabo,
yes ubwo buri inshuti yabo kandi nubwo bakurwanya nta muntu wakurwanya bagukureho buriya abarabu bose n'abariya ba Osama bin Laden n'abariya bose banga Saudi Arabia kuko ubwami bwa Saudi Arabia bufata nk'ubugambanyi bwagambaniye abayisilamu kandi abayisilamu bose ariko abami babo bafite garanti yo gutegeka kuko bagurishije ubugingo bwabo Muhammad atumwe ku isi yose ndetse nayo muhanuzi wenyine nta muntu uzaza nyuma ye abadive nabo bati dufite umuhanuzi umwe w'umugore Branham ati Branham umuhanuzi ukomeye cyane ahubwo we ni igitangaza ngo bavuga yuko ahwanye n'impanda ngo ya karindwi Ijana 17 bakwereka Babylon spiritual uburyo bukamana bya Babylon uburyo ari maraya wicaye ku nyamaswa wambaye ibigiciro cyinshi afite ubutunzi bwinshi mugabo n'amadini yo bukamana ryose kandi agiye kurimbuka kuko agiye gusimburwa n'iki twasomaga amadini agiye kuvaho Babylon muyihungemo bwoko bwanjye kuko igiye kuba igicumbi cy'abadayimoni azaba afite ingororano yo guhema buri wese guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Reka twongere tubasuhuze inshuti zacu abakunzi ba Iron TV muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku migabane igize isi. Amahoro y'Imana n'abana namwe twishimiye rero kongera kugaruka imbere yanyu kugira ngo dukomeze mu biganiro byacu tugenda tubagezaho buri munsi uko bukiye nuko bwije. Ngira ngo murabizi ko iki ni kiganiro menya nibi kimaze kumenyerwa cyane mumaze kukimenya muri benshi hamwe na Pastor Musisi akaba ari kiganiro dusubiramo cyane tugaruka ku bintu byinshi bitandukanye mu bihugu bitandukanye bigenda biberamo ndetse tugahuza ibyo mwisi n'ibirebana n'ubuhanuzi bwa Bibiliya kugira ngo turebe ko twaba tudasohoho n'imeruka y'ibihe kandi tutabizi. Rero turabashimira umwanya mufata ukumva ibiganiro tugenda tubagezaho. Imana ibahe umugisha mwinshi. Reka rero twakire paseri kugira ngo asuhuza abadukurikiye niturangiza twinjire mu kiganiro cyacu. Mbere yuko dutangira arabanza adusengere. Pase turabasuhuje rero mu gihe amahoro y'Imana kandi nago navuga ngo noneho ngo nikaze kuri Iron kuko byararangiye rwose ni yanyu. Rero mwasuhuza abadukurikiye kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu. Ndabashuhuje bageze banjye kuri umurimo kuri Iron TV nanjye ubu bari impambe kuri yo. Imana rero ibaho umugisha. Nishimiye aka kanya twongeye guhura kandi shima ubwitange bwanyu muri uyu murimo dukora. Ubundi mu by'ukuri cyo tuba dushaka gukora nuko ibi tuganira ibi duhuguranamo cyane cyane ko tuba tuvanga ibintu bibiri. Turava ku bintu byitwa ubwirumvajuru twarangiza ubwo bwirumvajuru tukabuvangamo noneho ni ubumenyi bwahinyuwe nabwo n'ubwiru bwo kumenya ibibera mu isi y'umwijima kuko abantu benshi y'isi ntibayizi bibwira yuko isi ari ikintu cyiza. Isi ntabwo ari ikintu cyiza kuko ni mu gicumbi cy'abadayimoni nk'uko Bibiliya bivuga. Kubera ko ari igicumbi cy'abadayimoni rero abadayimoni bari hehe? Abadayimoni ntabwo bari mu biti, abadayimoni bari mu bantu kugira ngo babazengereze babakoreshe babatekereje ibibi gusa. Kristo Yesu yaje kugira ngo abamwakira yinjiremo yirukana abadayimoni. Niyo mpamvu yavuze ngo uyu muntu amaze gukizwa hanyuma agasubira inyuma mu byo yahozemo babadayimoni baraza bakaba bikuruta imirimo y'uwo muntu ngo bikuruta iya mbere. Ubwo wenda akavuze nko mu ncamake. Niyo mpamvu nabashimiraga. Hambone umwanya rero wo gushimira gusuhuza abacu bose dusangiye ururimi rw'ikinyarwanda bari mu Rwanda bari mu karere k'ibiyaga bigari bari hirya no hino kuri umugabane wacu mugari mwiza wa Afrika n'abari hirya no hino hakurya y'amazi magari n'abari mu birwa bya kure n'ibya bugufi bakishijwe n'ayo mazi bose ndabasuhuje. Mbone umwanya wo gusuhuza abavandimwe bacu dusangiye ururimi abarundi uko buri Kirundi n'ikinyarwanda n'ururimi rumwe ahubwo bitandukanira ku kintu cyitwa dialects. Dialects ni ukuvuga amashami. Ubwo rero ndabashuhuje nabo n'abanyamurenge ndabashuhuje. Boneho gusuhuza abanyendu n'ababembe
n'abapfurero kuko nabo hari abumva ikinyamurenge munabakivuga ubwo rero nabo kumva imbabazi z'Imana abakivuga byabafasha kugira ngo aya magambo dusangiye abagereho muri urwo rurimi Imana yaduhereye ubuntu n'imbabazi zayo muri kano karere k'ibiyaga bigari kuko akarere k'ibiyaga bigari kavugwamo Ikinyarwanda, ururimi rw'Ikinyarwanda ruriganje cyane. N'aba mu Rwanda fone ndabashuhuje muri Kivu y'Amajyaruguru bafumbira abahororo n'abavandimwe abo ngo bari muri Uganda abahana bahangaza kandi abo bose nibo bagize akarere k'ibiyaga bigari. Imana ibaha umugisha. Hanyuma y'ibyo reka dusenge nkuko babisabwe. Yego. Uhoraho Mana ya Isirayeli turagushimye. Imana ikora ibikomeye, Imana ikora ibitangaza, ikora ibikomeye byo mu buzima, baranatwe ukaturinda, ukatugaburira, ukaturinda muri igisimbi, kandi ukatuboneza dukora imirimo Satani atwoshya gukora, tweza utuboneza kugira ngo tuzazi wawe. Amen. Nuko rero shimwa ku byo dukorera, twongeye kukwiyambaza, twambaza izina ryawe kugira ngo muri kiganiro bane natwe abo kizageraho cyo kuzaba impfabusa ahubwo kizabubake kandi kibagirire neza. Nuko rero mwami wanjye ushimwe kandi uhabwe icyubahiro, ishimwe n'ikuzo n'icyubahiro bikomeze iteka ryose by'izina ryawe, byambarije mu izina rero ryawe Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Murakoze cyane kubwo kudusengera. Hanyuma ubushize ubwo twakoraga ikiganiro turi kwiga kuri izi ntego 21 zateguwe na Illuminati nkuko mwatubwiye, kandi akaba ari akanama k'abantu 300 gakomeza gukurikirana niba izo ntego 21 zishyirwa mu bikorwa. Ngira ngo ubwo duheruka twari tumaze kwiga ku ngingo ya mbere n'iya kabiri. Uyu munsi rero turagaruka ku ngingo ya gatatu n'iya kane, nishobokera dukomeze, ariko ntuvaga ibintu bikaze, ntuvaga ibintu bitoroshye. Akaba ariyo mpamvu dukomeza kubwira abadukurikiye kugira ngo bite kuri ibi bintu cyane babyumve, kuko isi yaragoswe, isi yarafashwe, umwanzi koko yarayifashe. Ariko nidukomeza kwegera Imana tukiga byinshi tuzagobotoka mu maboko y'umwanzi. Rero tubahaye ikaze kugira ngo mukomeze. Murakoze, Imana iguhe umugisha kandi kugire neza. Ibyo uvuga nibyo. Ikigamijwe muri iyi gihe twabivuze mu kanya nuko abantu bakanguka bakamenya ukuri. Nukuvuga ngo aho ntari icyo bita the conspiracy hierarchy, the conspiracy hierarchy cyangwa the conspirators hierarchy. Nicyo gitabo ndimo nifuza yuko kuzabona muri iyi minsi. So conspirators hierarchy ni ikibazo kitwugarije. Abantu badukoresha, batuyobora, baratugambanira, baragambanira ubugingo bwacu n'ubuzima bwacu. Ibyo rero ntitubizi, biri mu nyunguro z'abantu bankurikira kugira ngo tumenye neza aho isigana. Ushobora kuba ababona kino kiganiro bamwe babarize, abandi ari abahanga, ariko bamenye ko mu byo bizi bahawe kumenya ibi ntibabihawe. Kubimenya rero kandi tukabihuza n'umugambi w'Imana w'agakiza biba ari byiza. Ko tumenye icyo Bibiliya itubwira, nabyo ni amahirwe kubona n'abantu bajyamo bakabiyoberamo. Noneho kandi tukamenya n'umugambi wo kuturimbura, naho tukawiga tukamenya, naho tukareba uko twifata. Niyo mpamvu ibingiye byumvwa na benshi, ariko ababigiramo akamaro n'ubundi bazaba bake. Kubera iki? Kuko n'ubundi abazakizwa bakajya mu bwami bw'Imana bakemera ubutumwa bwiza, nabo bazaba bake. Kandi nta gitangaza, nta terabwoba ryazatuma bahindura imyizerere, usibye ko ari ubuntu bw'Imana gusa n'ubundi bwabafasha. So rero bushe twavuze ku ngingo ebyiri, ubu ngo tugiye kureba ku ngingo noneho zinde ebyiri bishoboka. Ya mbere n'iya kabiri twarabibonye. Ubu tugiye kureba intego ya gatatu n'iya kane. Ya gatatu n'iya kane ya gatatu turavuga ngo to engineer and bring about the destruction of religion, and more especially the Christian religion, with the one exception, their own creation as mentioned above. Ikintu gitangaza rero ahangaha biravuga ngo nuko rero ubuntu bateza imbere gusenya iyobokamana, ariko cyane cyane irishingiye ku bukirisitu. Gusenya iyobokamana rishingiye ku bukristo, gusenya iyobokamana ryose, ariko cyane cyane
ni ugusenya irishingiye ku bukirisitu. Kubera iki? Ubundi ubukirisitu amadini yose asanzwe ntabwo akiza. Agakiza ubwako kari muri kirisitu. Amadini ayigisha morals cyangwa imyitwarire myiza, gukiranuka, yose amadini ashobora kubyigisha. Ariko aho bitandukaniye nuko muri Kristo Yesu ho ariho honyine harimo inzira y'agakiza. Kuko muri Kristo Yesu tubwirwa ko Kristo aza mu buryo bw'umwuka wera agatura umutima w'umunyabyaha kugira ngo akore ibintu bibiri by'ingenzi. Cya mbere, kumuha imbaraga zo gukora ubushake bw'Imana. Cyangwa kabiri, kumweza. Ntabwo abantu bazi yuko burya twezwe, kuko utejejwe atazabona Imana. Abantu benshi n'abakirisitu benshi ntibabizi burya ibintu babifatira hejuru. Ubwira ubukubiye mu isezerano rishya kumenya n'ubuntu bw'Imana. Yego. Nuko umuntu binyuze mu kumva ubutumwa bwiza areherezwa ku kwihana n'umwuka wera kuko yizeye. Ntabwo wakwihana utabanje kwizera. Urabanza ukizera ibyo Imana yavuze yuko ari ukuri, ukamenya yuko hariho akaga kari imbere. Ibyo rero bituma wihana kuko wizeye. Buriya niho kamaro ko kwizera. Ariko kwizera nako bigusaba kuba wizeye ukuri, kuko hari abantu bizera ibinyoma. Imyigishirize hano yarasohoye, umuntu agasanga njya mbabona biyesura no kuri za radiyo no kuri za YouTube. Umuntu yavugaga ngo yatangiye yigisha avuga ngo uyu mwaka ugiye gushira, ngo ariko ndasaba ngo ibyari bigufasha. Asoma icyanditswe arangije muri Bibiliya, cyane cyane ko basoma isezerano rya kera. Arangiza n'avuga ngo ibyo byari bifashe wijere mu mwaka mushya bikuvuyeho. Atangira kuvuga nyine biri imitima y'abantu uko babizi, ubukene, indwara, kwangwa, twese turabifite. Ariko ubu ni ubutumwa bucuritse, kuko umuntu ntashobora kugukiza. Kugusengera ntacyo byakumarira, kukugira inama, kukwifuriza ibyiza. Nanjye ubu batangiye kunyifuriza umwaka mushya. Banyera utuntu tuturabyo, tureba dutya, utuntu tutukocori. Ariko yes, nibabikore, nanjye ndabibashimira kandi nanjye ndabifuriza. Ariko kwifuriza ni uko abantu, ariko gukiza ni uko Imana. Hamwe n'ibyo rero, none gushaza kuvuga nk'uwo nguwo ibyo yavugaga yigishaga ni imyifurize, ntabwo ari imyifurize niteka mutwe, kandi niko yakiriye agakiza. Iyo abwiye abantu nk'abo ngabo bagakora ku mutima, icyo bita amarangamutima y'abantu, imvamutima zabo zumva yuko ibyo babwira, kubasengera, kubifuriza, Imana ishobora kubiheraho ikabakiza. Kandi ibyo ntabwo ariko bimeze. Imana ikiza umuntu uhereye kuri Kristo. Nicyo ishaka yuko twizera. Ubundi agakiza nuko twakira Kristo mu bugingo bwacu. Ariko bazi uvuze gutyo, mpita nibuka muri komanteri nasomye uyu munsi, umuntu wanditse aravuga ngo aho wavuze yuko ngo Yesu w'abadive atandukanye na Yesu w'abaporoso, Yesu w'abaporoso atandukanye na Yesu w'abayehova, gutyo uko wagiye abivuga. Noneho aravuga ngo ni ikibazo yabajije ngo none paze kuvuze yuko ba Yesu batandukanye muri ayo madini, kandi bose Yesu bavuga bamukuye muri Bibiliya, ngo nawe ukaba uri kuvuga Yesu wo muri Bibiliya, ngo ubwo aje kukwirebera ngo umubwire Yesu wowe uzi, wamubwira uwuhe? Ngo kandi uwo Yesu bavuga bose bifashisha Bibiliya. Kamana usubize vuga, ntabwo bifashisha Bibiliya. No, bifashisha idini. Uko idini ribigisha Yesu niko bamwakira. Niyo mpamvu mbivuga kuriya ko yaba Yesu yari umwe bizera, n'ukwizera kwakabaye kumwe. Ko niko Bibiliya, bundi niyo ntego ya Bibiliya. Intego y'umwuka wera nuko tugira kwizera kumwe. Intego y'umwuka uyobya nuko tugira kwizera gutandukanye. Ubundi Bibiliya iravuga ngo uzana ibice azabona ishyano. Pawulo akongera akavuga ku rundi ruhande ngo ariko ibice nubwo atari byiza, ariko mbyemeraho hato, kugira ngo abatunganye cyangwa abizera by'ukuri bagaragarira ukwabo. Ibyo ariko ntabwo bivuze ngo tugomba kugira ibice bimeze kuriya, ahubwo abizera by'ukuri bakwiriye kugaragarira ukwabo kuko ari bamwe. Urugero, niba turi abaprotestani tukaba twaravuye muri Gatolika kuko wera twayigaye, iyo Gatolika sigara iri intact ikatubwira ngo nimugende mwabahakanye mwe, kuko twagenda iyo tugeze tugatangira tukirema mu duce,
birumvikana ko dufite ikibazo kuko uwatumye kiliziya gatolika imera kuriya ni nawe utugabaho igitero akadukorera biriya. Abantu bagomba kubyumva bakamenya ko dufite umwanzi, aho kugira ngo tutagire kwitera amajeke ngo twebwe idini ryacu ryo ry'ukuri twe tumeze neza. Ejo umuntu yarakimbaje w'umumotari yumvise mvuga ibintu by'Imana n'umuntu arabatika nkubaze, mwebwe abanyamadini ko mugiye kutunaniza, ngiye mbona umugeni mu itorero runaka najya kumurongora bakamubuza mpaka njye kurungura iwacu kandi we ari ikigoryi umugeni wanjye ngiye kubakanga kudusezeranya. Rubanya namwe ni ikibazo mbona ikibazo gikomeye. Ariko byatewe n'iki? Byatewe n'uko kwa kwiyemera. Kano kwa kwiyemera mbere kwari gushingiye ku kuri. Niba abantu baravuga bati tuvuye mu itorero cyangwa dutangiye gahunda yacu ko aho twari turi barayobye, noneho bamara gutangira inyigisho bayifuza yuko umuhungu cyangwa umukobwa wabo atajya ahandi hantu batizera neza kuko yayoba. Ibyo rwose biba ari ukuri. Aho nkibaza mwebwe bariya mbarushije iki? Kuko mushobora kuba mufite amahame meza ariko kamere yanyu iracyari iya kimuntu, kandi intego y'Imana kwari ukugira ngo tugire kamere y'Imana. Ariko se pazi ubundi amahame kuki amadini akiri amahame kandi numvaga amahame bakwiye kugendera ari aya Bibiliya? Amahame ni doctrine, ni imyigishirize, inyigisho fatizo bazikura n'ubundi muri Bibiliya. Ko hari igihe se ureba ayo mahame bafashe bavuga ngo bakwiye muri Bibiliya, hari igihe ugasimbura ubutumwa bwiza, ku buryo ushobora kuza wavuga ubutumwa bwiza uri kwigisha bakumva usa nkaho uri kurwanya ya mahame yabo, kandi ni Bibiliya wavugaga. Ugasanga bese bakwerekana nk'umuyobe cyangwa se nyine nkuko ugiye kurambagiza muri dini bakavuga ngo warayobye, kandi mwese muvuga ngo ni Yesu muvuga. Impamvu se ntabwo uyireba. Twebwe dugira mu mahame ariko tuyoborwa n'umwuka. Ubundi umwuka, amagambo ari muri Bibiliya ni umwuka w'ubugingo. Uwo mwuka rero iyo atari muri wowe n'ubundi ya mahame ubu yagenderaho mu buryo bw'umubiri, agahinduka amategeko. Iriya flexibility y'umwuka ntuyumva. Buriya Pawulo n'intumwa z'i Yerusalemu impamvu bashoboye kumvikana nuko bamukurikije bakamwumva bakamutega amatwi, bakumva yuko ibyo avuga bijyanye n'umwuka bahawe ibyo abigisha, niho bamenye yuko nawe ari mwene wabo nta kibazo bafitanye. Twebwe rero ntabwo umuntu yicara ngo yumve uko uvuga, yumve niba yuko ibyo uvuga ari iby'umwuka w'Imana, akurebera muri ya mahame kuko n'uwa kamere, kandi icyo gihe wowe ni wowe ushobora kumugenzura. Bibiliya iravuga ngo twebwe tugenzura byose, nyamara twe ntabwo tugenzura. Ngiye kuguha urugero nitangaho, njye ntabwo ndi igitangaza ariko nyamara abantu bavugaho ibintu bikasetsa. Abarokore, abapantekote nanjye nimwo mbarizwa, ariko banyita umudive. Ahubwo nabuze na komantere nzisoma bavuga ngo wemera amategeko ukongera ukayasenya. Buriya niho ikibazo dufite. Baravuga bati uyu muntu ni umudive, n'abadive bakanezerwa batega amatwi n'umva bakumva yuko nigisha nka bene wabo, ariko nagera ku mategeko kikaba ikibazo. Noneho nkahera mu rungabangabo Gatolika yo yanteye ibyatsi, babo barambwira ngo Bikira Mariya azanyica. Abo ngabo nabo baraho. Noneho uko kibimeze kuriya se nta dini rero buriya ashobora kujyamo ngo nibonemo, nta nubwo nabo banyibonamo. Kuko ni ikibazo. Ari nayo mperaho mvuga ngo Yesu bafite Yesu w'idini, ntabwo bafite Yesu umwuka utanga ubugingo. Right? So kubyo mpamvu rero niyo mpamvu bizagora abantu kumenya. Buriya na Paulo yahuye n'ikibazo mu gihe cy'intumwa, kuko abafarisayo bahindukiriye Kristo, bahindukiriye Yesu w'izina, ntabwo bahindukiriye Yesu utanga ubugingo. Batangira kwigisha, kuko Satani niyo nama yabagiriye ngo utagendeye mu mategeko ya Mose n'imihango yose y'isezerano rya kera ntabwo azabona ubugingo. Ibyo byageze mu ntumwa, matwi y'intumwa bashaka kwiyahura. Paulo arwanya ibyo bintu. Yari afite ubuhanga n'ubushobozi, icyo arushaga izindi ntumwa we. Yari umuntu wari warakurikiranye amasomo yose ya gifarisayo, yari umufarisayo ku buryo weruye, ntacyo yigisha rero bamubwiraga. Urumva kuko yaravuga ati kugukiranuka kuzanwa n'amategeko, njye nari intangarugero kandi ndi inyangamugayo. Atari ibyo byose najya gusanga ari ubusa kugira ngo nonke Kristo, kuko Kristo ntabwo ushobora kumubangikanya n'ibyo bintu by'imitekerereze.
yewe abadive bigisha ko kandi kereka Imana ikugiriye imbabazi ntabwo wamenye ibyo aribyo. Bati Yesu twebwe tumwizera kugira ngo tubashishe kugira ngo dukore iby'amategeko. Vuga ngo Yesu yaje kugira ngo atubashishe gukora iby'isezerano rya kera. Ko amategeko rero icyo bivuze ko amategeko n'isezerano rya kera. Isezerano rya kera tugomba gusubira mu mategeko. Niyo mpamvu burya bo babijyamo neza bakajandama bakajya no mu mirire. Ntabwo twarya urukwavu, ntabwo twarya ingurube, batane twarya ishonzi ashwi. Noneho ubwo ngubwo bakaba barayobye burundu. Buriya jewe ni abantu b'isezerano rya kera neza neza. Noneho ibyo bintu ukibaza abantu ibyo Bibiliya igenda ivuga yuko ibintu byose byezwa n'isengesho, ese ibyo barabisoma? Ntibashobora kubisoma ko biriya kugira ngo ubyumve nabyo ni umwuka. Burya umwuka w'Imana tuba tubaransinga ibyanditswe tukabimenya tukanabisobanura. Ariko ari amagambo abayumvikana pasti. Niba Pawulo avuze ngo byezwa no gusenga no gushima, hari ubundi busobanuro bundi burimo aho ngaho. Mva nawe ibyo umuntu abibyishwa n'umwuka wera w'Imana ntabwo ushobora kubyumva. Undi rero nawe wayobeye mu bintu nk'ibyo nawe yarya byose ariko kandi ugasanga aragoramye. Kuko wenda kuko Satani akamwereka ati rya byose nta kibazo kirimo, ariko ajya kumushaka ahandi. Tuvuge urugero umuntu nk'ibyo umuntu usanga umuntu arabiziruye, ariko amubwira uti iyo turi mu materaniro tugomba kwambara dutya, tugomba kwambara dutya, ibyo ntabwo ari ibyacu, ibyo ntabwo bindeba ngewe. Ugomba kugira umwambaro wo ku mutwe niba uri umugore, ati ibyo sibyo. Ugomba kwambara ingofero cyangwa iyindi myambarire uhisha umutwe kandi uri umugabo. Ugasanga ibyo ntabwo byumva, agenda yumva agace kuko ntabwo afite ibintu byose arafatira mu bwenge bwe, ntabwo afatira ku rwego rw'iki rw'Imana. Reka tugaruke. Ikindi nashaka kubwira ndangiza kuri iyo ngingo, navuze ko je ndi umupantekote, ariko ubundi iyo uvuze umupantekote abanyarwanda bose bumva yuko uri ADPR. Ubundi ntaho bahita bareba. Iyo uvuze muri pantekote ni ADPR. Wavuga uti sindi ADPR ariko ni umupantekote, batuya ntabwo ari umupantekote. Ni twebwe abapantekote twenyine. Pantekote se bivuze iki? Bivuze itorero ijya guyoboka ubukristo bushingiye kuki? Bushingiye kuri kukuza kwa Pentecote mu kinyejana cya mbere. Nicyo kubita Pentecosto cyakeze cyangwa amatorero ya Pentecote. Nuko duha agaciro kuza k'umwuka wera, kuko burya kuza k'umwuka wera niho kwabaye gutangira ku itorero rya Kristo. Burya ntabwo abantu babizi. Yesu Kristo yari afite abigishwa, ariko the church umubiri we wavukanywe nawe. Abantu urakumva, iyo umwuka ataza wera nta torero rijya kubaho. Bari abigishwa, bari bamaze kwigishwa, ariko bagombaga gukora bari kumwe na nyir'ubwite. Yaje rero mu buryo bw'umwuka wera abinjiramo nk'uko yabasezeranyije, atangira kubaha imbaraga zo gukora n'imirimo bakoraga ni Yesu wayikoraga. Urugero, Petero aho yacaga igicucu kigakiza abarwayi, ntabwo ari Petero waheheze. Ariko abantu bacu rwose dufite ibibazo, ni Kristo wabikoreraga muri we. Pawulo warasobanura ati mbashishwa byose na Kristo n'imbaraga. Adafite Kristo ntacyo yaba aricyo. Yesu yarabivuze muri Yohana 15:50, umuri amashami imuzabibu w'ukuri, ntacyo mwakora mutafite. Jewe ngo navuna hari icyo nakora. Erega burya hano n'ikintu cyo burya rero Imana igiye kugukiza mbere na mbere ikwereka wowe uburyo upfuye. Yes, ikakwereka yuko nijoro utashobora kuryinjira. Satani we akwereka yuko uri igitangaza, niwe mukiranutse. Zero ubwo ni ibintu bibiri. Umwuka ukwereka yuko uri igitangaza, abantu bakwiriye kubona bagasasa n'imyenda hasi ukayigendaho. Winjira mu rusengero bigasa nk'aho ari Imana yinjiye. Iyo mentality ufite ni Satani uyifite. Wowe nujya wireba winjiye ahantu abantu bakavuga ngo Imana ishimwe umukozi w'Imana, wowe ujye uvuma iyo mikorere. Kuko wowe uri umuntu ugira icyo akora ni Kristo muri wowe. Kandi Kristo ntabangikanywa n'ikindi, ntashobora kwishimira wowe yuko uhabwa icyubahiro kuruta we. Icyiza nuko Kristo ukuvugisha akora ibitangaza abantu bakakura amaso kuri wowe bakareba Kristo wababo. Pasi tugaruke noneho rero
hari ikiganiro wigeze kutubwira tuzakorana cyitwa Witch Demonology. Hari umuntu uherutse kunyandikira aravuga ngo watesheje agaciro Imana y'u Rwanda, ngo ntago uzi Imana y'u Rwanda yariyo, ngo n'ibyo yakoze n'ibyo ikorera abantu, ngarashaka ko muzahura ngo kugira ngo akwereke Imana y'u Rwanda agaciro kayo, wowe ntayo uzi. Abo ngaba benshi no guhura nawe maze guhura na benshi n'abatizera n'iki, ariko mba numva yuko afite ikibazo, kuko Imana y'u Rwanda yari ikintu kamaze nkwibariza. Imana ya Isirayeli ariyo Mana yaremye byose, tuyibonera nibura mu byanditswe byera, tukariho duhera. Iyo umuntu avuga Imana y'u Rwanda abahera ku giki, abavuga iki, abayireba yayinyereka se, ibyo byabakoreye se yabibwira namenye ibyo ari byo, nawe ntabizi. Nabahangaho n'abadayimoni barangiza bakavuga ibintu baba batazi. Aha, tugaruke rero intego 21 twari tugeze ku ntego ya 3. Waravuze ngo icyambere bazakuraho ngo gukuraho iyobokamana, ariko cyane cyane shingiye ku Kristo. Icya kabiri ni iki? Icya kabiri ni ukurema iryabo dini, kusanya. Se abo bantu ni bande pastor? Ruling powers, abatware bisi y'umwijima. Ariko hari ukuntu uvuga ukavuga ibintu byinshi ku buryo abantu bazajya bati ibintu ko twumva birenze kubyumva bitumvikana, kuko uvuga imiryango myinshi, uvuga Illuminati, Freemasons, ukavuga uvuga imiryango myinshi cyane. Iyo abantu batumva icyo mvuga nuko badasoma Bibiliya. Bibiliya iratubwira ibyerekeye inyamaswa zizategeka isi. Sinzi impamvu rega ntabwo twigisha ubuhanuzi. Hazahaguruka abami bane bazaza ku isi, ariko wa kane wanyuma muri bo azaba afite ishuta idasanzwe. Uwo nguwo Danieli ngamubonye yagize ubwoba, ngo agira agahinda k'igihe kirekire, arashishwa. Yari afite ishura Satani ubwe, ko yari afite amahembe 10 n'imitwe 7. Danieli mwerekwa rye iyo mitwe 7 ntiyayibonye, yabonye amahembe 10. Nicyo Imana yashatse kumwereka kigiye kimeruka. Ariko Yohana wagiye kubona ayibona ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Icyitondero, yasaga na Satani ubwe. Ikimenyetso cyagaragaye ku ijuru, ibyahishuwe 12:3, ngo muri kiri kimenyetso ni ikiyoka gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10. Mu kanya gato mu byahishuwe 13:1, mbona mpagaze ku musenyi wo ku nyanja, mbona indi nyamaswa ihagurutse ivuye mu nyanja, yari ifite ishusho ya Satani yuzuye, amahembe 10 n'imitwe 7. Ibisingo byari ku mahembe byari gutuka Imana. Ari byo bihugu 10 bitegeka isi ubu ngubu. Erega ibyo byose byo badukorera no gutuka Imana. Umuntu arambwiye mu kanya mu Burayi kugendera muri gari yaramutse muri iyi minsi nta kamodoka mfite, nigendera busanzwe kuko imodoka zirahenze nazo kugura za essence n'ibiki byose. Ati nigendera muri gari ya moshi. Gari ya moshi winjiramo muri kwicara ukabona ibintu byo kwibera. Hari aho banditse ushaka gusambana telefone hano. Muri ni igipande cyerekana if you want sex call here. Ushaka sex, ushaka gusambana, ushaka umugore kuryamana nawe, amagara muri gari ya moshi. Muri gari ya moshi ukareba umuntu arahamagaye, ubwo bakamwereka bati jya hariya. Urumva tumugeze ku rwego rwo kuba inyamaswa neza. Ibyo nibyo bita kandi hariya mu Burayi muri European Union dukurikije amabanga yamenwe n'utwaga Sivari, ariko iryo zira nirihimbana. Ubundi bavuga yuko ari Cathy O'Brien, ni umugore wari a sex slave w'abatware bakomeye ba Illuminati. White sex slaves, bari abagore bazungukaza beshe ba diplomate, buriya ni indayi. Bano bagore ureba babavugizi b'imiryango, bahagarariye ibiki, bari muri diplomasi, abayobora imiryango, burya b'imbere ni indayi, babita ngo ni white sex slaves. Indayi z'abatware ba Illuminati baba barakoreshejwe ibintu by'uburayi n'ibindi bintu bibi cyane, baratotejwe. Burya babaho bafite ubwoba. Bari nibo bohereza kujya kuvuga mu manama mpuzamahanga n'ibiki byose, bakabwira ngo ujye ubwira abantu ngo ubashyire ku mavi, baba bapfukamishe kandi nawe upfukamye. Nuvuga ngo you make them kneel on their knees while you are also there on yours. Nuvuga ngo wowe urabwira abantu ngo bapfukame ubari hejuru, ariko mu by'ukuri nawe urapfukamishije ukuntu. Hari ibintu bibera mu isi utamenya neza ibyo. Noneho rero
abantu yabamenyaga yuko hari ubutware bwitwa ubutware bw'inyamaswa. Iyo nyamaswa itegeka isi. Iyo tuvuze inyamaswa ni imvugo ya Bibiliya ivuga ubutware, kuko atari ubw'Imana, ni ubw'inyamaswa. C'est beast. None ikintu kisata cyane, inyamaswa ya kane aribwo butware butegeka isi, yatumye Daniyeli amara iminsi arwaye ayibonye mu nzozi. Marayika aramusobanura ati ubwo buzaba ubwami bwa kane ku isi, buzasiribanga isi yose. Ariko ntabwo abantu bajya babyumva neza, ngo buzayisiribanga buyimenagure. Kandi ubwo bwami muri bwo hazahaguruka abami 10, niyo ya mahembe. Abo bami 10 rero igihe kiri hafi kugera niyo bategeka isi, ariko kiri hafi kugera ngo abatatu muri bo barandurwa. ubwo bwami ni ubuhe pasiteri? abo batatu bagomba kurandurwa ku mahembe 10 y'iriya nyamaswa ni abahe? kubera iyihe mpamvu ndi kukubaza ikintu? nari mvuze ngo hari ukuntu wagiye utwigisha ukagenda uvuga imiryango ku buryo abantu benshi kugira ngo ibyo bintu babihuze neza bibagora. icya mbere hari umuryango wa Illuminati, uwo wari utwigishe cyane, twiga za ngingo 10 zateguwe na RSPR, ugaruka ku baroze kuruba, ugaruka kuri Freemasons, ugaruka kuri aya mahembe 10, urongera ugaruka kuri Dairos Charity, ugaruka kuri iyi miryango 36 niyo abafrimaso arya. Ariya ni imiryango ikomeye cyane. Ugaruka ku miryango 13, ugarutse no ku yindi miryango 300. Urumva ni ibintu kuri imiryango 300 ngo iri gukurikirana izi ntego 21 za Illuminati. Jewe icyo nigisha abantu so kugira ngo bigishe no kugira ngo bahizira bakora ubushaka. Je maze imyaka 12 ndi muri iyi field yo kwigisha bino bintu ngiga jewe. Noneho rero ntabwo ubundi byoroha umuntu kubibura ngo abyumve. None no kuvuga ngo je nigeze gukora chat uburyo cyo bita hierarchy ya Satani ko ategeka. Ngira ngo ari ikiganiro natambukije ngo ni kuri Zaburi, abantu bazagishaka kuri Zaburi. Ariko ngira ngo nawe no kuri ntuzanagize kucyukuraho. Kivuga kuki? Uburyo Satani akora hierarchy butware bwe, yuko hejuru ari we. Wagitambukijeho na hano kuri aya roho. Yes, hejuru ni Satani ariko ntagaragara. Ubutware butegeka isi bugizwe n'ibyiciro bibiri bya mbere by'ingenzi kandi bitagaragara. Icya mbere ni Satani ubwe, icya kabiri ni abamarayika ari abadayimoni. Noneho munsi yacyo hakaba ubutware bushingiye ku miryango 13. So imiryango 13 y'umurimo wayo ni sustainability, ni mwikorezi. Kuko mu bantu hatabonetse abantu nk'abo ngabo ntibyashoboka. Ari imiryango 13 yatoragijwe kugira ngo ibyo kora ibyo Satani akora bishingire kuri iyo miryango. Iyo miryango wayitubwira pastor? Njye nyivuga ariko njye none ikubwiye hariho bitaba Aston, hariho bitaba ngo birasaba kubishyira ku murongo, hariho bitaba Corinne, hariho bitaba de Ponti, hariho bitaba Freeman, hariho bitaba Onassis, hariho bitaba John F. Kennedy, bari aba Kennedy na Kennedy family, hariho bitaba Rockefeller, hariho bita Russell uriya fondateri w'idini ya Yehova, abo ngabo nyine umuryango mukuru uyobora byose ni uwitwa Rothschild, uriya uyobora amafaranga. Uyobora amafaranga ku isi ni nkaho wagera. Hari abitwa Ali umushinwa, harimo n'abashinwa. Hari umuryango w'abashinwa urimo. Iyo ni imiryango 13. Hari n'abitwa ba Van Dunem, Van Dunem. Urumva ubwo mvuze nk'iyo ngeri ko 13. None iyi miryango irazwe isi hirya no hino ku isi baba bayizi bayimenya batese. Ariko se urumva jeje byo huye ntabwo ari ibintu biga mu mashuri, huye ko ari ubwenge tubona bucukumbuye. Niyo mpamvu abandi kugira ngo batesha agaciro bitabona conspiracy theories. Nuko utari umuntu uri serious nta n'Urwanda byitaho kubyiga ko babituka bakavuga ngo ubwenge babwita ngo ni conspiracy theories. Ntaho bishingiye ngo ni ibintu by'ibihimbano, mbese ni inkuru mpimbano ku buryo bidismissing. Ariko njye impamvu nuko nabigenzuye nkabona yuko ariko kuri
n'abandi bantu benshi ngenda navuga kandi b'abahanga noneho kandi n'ibyo bakora ukabona birasohora nibyo bisohora ukabona birahuza neza n'ijambo ry'Imana. no muri Bibiliya kandi ukabibona nose nk'ubu iyo uvuze nk'inyamaswa amadini menshi yananiwe gukora ubushakashatsi kumenya iyi nyamaswa ya kane icyo ari cyo. urumva ibyo byantwariye igihe kirekire kureba iyi nyamaswa ya kane ni iyihe ivugwa, kuko bagerageza kwereka yuko Roma, ubwami bwa Roma ngo bwataye agaciro muri 476 nyuma ya Yesu Kristo. Ukibaza nyuma yaho habaye iki? Naba biri tubwira ngo abo bami bazataya kugera kuza kwa Kristo. Ubwo bwami bwa kane buzayobora isi kugera ryari? Ukuza kwa Yesu Kristo. None abandi bati byararangiye muri 476. Abadivino bagerageza bakakubwira bati bwimukiye mu bupapa. So papa akomeza kuba ni nayo biti nyamaswa bakamureba wenyine nk'ubupapa. Ariko nibareba yuko papa yoparetegera muri system, political system kandi igizwe n'abandi bantu. Kuko burya abataliyano baroma ba mbere basimbuwe n'abadage baje bakaza bashenye Roma, abo bita abavandare, the Vandals and Ostrogoths and Heruli, abo bose abo konjya mbumva abadivantiste rero bavuga wa mugani siko bavugira kuri uwabo. Biriya rero je mvuga nka the history yewe the student of history biza amateka, ariko bariya bo babihisemo kugira ngo bakavuga yuko bavuga ko ngo ariyo moko atatu ngo yavuyeho, yego ngo niyo mahembe atatu yakuwe kuri ariya mahembe 10 hano no akamera agahembe kamwe ko papa. Ariko it's not true, ntabwo reflecting, ntabwo umwuka w'Imana ashobora kunyemerera biri. Erega iyo barwa n'umwuka w'Imana ibinyomora bireba, nanze kubyemera ko nabyiganye n'abagorozi for some time sanga tsibyo. None paze iyo miryango 13 ubwo ukaba ushaka kwerekana kari cyo kiciro cya gatatu kiyoboye isi nkuko warutubuye ngo ni mwikorezi. Yego, kuko nibo shingiro ry'ibintu ku buryo bugaragara. None habo bantu munsi yabo iyo miryango kandi yavuze ngo munsi yabo suko batari baba banayirimo. Niba munsi yabo hari iyo miryango abadayimoni bari hejuru iyo miryango ari nabo batuma ibyo byose biba. Noneho hatangira kuza imiryango 36. Icyo kandi cyo nakimenye vuba maze cyo nakize vuba aha ngaha, icyo nakize ejo bundi. Rega genda nanjye ngomba kwiga ngo buri munsi ndiga. Nasomye agatabo k'umuntu w'impuguke kanditswe nabo ubwabo kitwa Paving the Road to Hell, ngo kuboneza inzira nyabagendwa ijya mu irimbukiro. Aribo bakiyandikiye. Yes, kanditswe n'uwitwaga Gioweo Magaridi w'umufrimaso kandi akaba wo mu mafioso mu Bataliyani, afatanyije n'uwitwa Jacques Attali. Uzabaza abantu bazi politike y'Ubufaransa bazakubwira uwo Jacques Attali kuba ariwe, n'uwitwaga Zygmunt Brzezinski. Mbega amazina uwo ngo aherutse gupfa ejo bundi. Ni batatu banditse ku gatabo, ni batatu bazwi banditse ku gatabo. Bari muri iyo miryango se? Yes, bo bari muri iyo miryango, barayizi iyo miryango iri hejuru bayita ngo ni no kuvuga ultra masonic lodges, secret, ultra secret. Nuvuga iyibanga rihishe cyane. Iyo bavuze ultra hari secret cyangwa secret ni ikintu gihishe. Iyo bavuze ngo ultra secret nukuvuga ngo iyibanga y'ikuzimu utashobora kumenya, ihishe cyane utibindi, ikorera mu ibanga rijimije utiyindi. Niyitegeka nta munyapolitike ushobora kuramba, nta guverinoma ushobora kubaho ku isi idahakwa nimwe muri iyo miryango. Yes, iyo miryango y'ikintu kigutegereje kigushekeje irimo ibice bibiri. Igice cya mbere kigizwe n'imiryango 19 ikaba ari imiryango ngo y'imidemokrate ishikiye politike mpuzamahanga ya demokrasi. Indi 17 ikaba icyo bita oligarchical ni ukuvuga ishingiye ku gitugu. So politike muri ubwo rero abashinwa n'abarusiya bavuga ngo ni demokrasi, abanyamerika ni demokrasi, buriya ni imigabane ibiri ibategeka. Ikaba ihanganye ariko igizwe n'ubwo ari abantu ariko kandi bagizwe n'abadayimoni. Aba barimo rero barakomeye cyane. Nta banki, nta dini,
iyobokamana rya rutura ryabaho ridahatswe n'abo ngabo nibo bariho umurongo niyo mpamvu amadini yarangiye burya none se amadini igihe impamvu mbavuga ni ukubiri abantu batazi ibyo bavuga amadini bakavuga ngo ndatukana ngo ndirata mu madini none amadini ahari nose amadini asigaye asezeranya abagabo n'abagabo amadini asigaye yimika abagore akabaha kuba ba bishopu ari ibintu biri muri batabireba kandi bajya muri kiliziya gatolika rwa ati notwe ntabwo dushobora kubikora ntibabikora kuba bari ku rwego rwo kumenya guhanitse biriya nibyo ni ukuvuga ngo bo bica ibyo bazi noneho rero bariya bo bari hejuru cyane kuko bo bari muri ibyo bintu uzi ko hariho umuryango witwa Vaticanus muri iyo miryango 36 narawubonye hari uwitwa Pan-Europa erega ni ishyano twagushije abo rero bakora ibyo ntawe ubazi noneho munsi yabo nimwo haza ibyo bita secret societies munsi y'iyo miryango 36 imiryango 36 haza iki haza secret societies ariko zo zikora ibintu zikagaragara ariko ibyo zikora bitazwi urugero iyo tuvuze nk'umuryango witwa Council on Foreign Relations ni umuryango uzwi ariko ibyo ukora ntibizwi yes uwo muryango Council on Foreign Relations niwe uyobora Amerika niwe uri hejuru hariya amashyaka ya Amerika niwe uyobora Parlement niwe uyobora ifaranga rya Amerika n'isi yose ubwo niwe uyobora Amerika urakomeye ku isi yose hariho ubita the Royal Institute of Foreign Affairs the British Royal Institute the British Royal Institute of Foreign Affairs uwo nguyu uyobora Ubwongereza kandi ubwo mu Budage naho bafite urahari no mu Bufaransa gusa nicyo bumenye baravuga ngo mu Bwongereza no mu bindi bihugu hari indimizi mu Burusiya urahari mu Bushinwa irahari biriya bihugu bikomeye nyine bya bintu byose ngo amahembe noneho hakabaho undi buri muryango ufite icyo ukora hari uwitwa the Club of Rome ushinzwe kuvugira ibidukikije uwo ni uw'Abaroma uri mu Butaliyani niho ufite icyicaro hari uwitwa the Trilateral Commission uhuza Uburayi bw'uburengerazuba n'Ubuyapani na Amerika nawe ufite ibyo ushinzwe kugenda ukora ariko ibyo uvuga ukora ku mugaragaro si ibyo ukora mu ibanga hariho ibyo uvuga ibi ngibi bazabishyira muri za Google bazabibona sinzi impamvu badakora research ariko bisaba yuko ubikora ufite n'ubumenyi bwa Bibiliya biragorora cyane okay wabimenya ariko ufite Bibiliya bikwereka ibyo tuvuga yuko n'ubuhanuzi bwa Bibiliya bihari yes hari umuryango ngo nkubwiye iyo ngiyo hari uwitwa Bilderberg wo ni umuryango ushinzwe gukoresha za konferanse ya miryango ikorera mu ibanga ukabahuza bakajya kwiga buri mwaka iyo bagiye kwiga Bilderberg yateranye bakora ibitambo kandi batamba abantu icyitonderwa abakomeye muri iyo miryango icya mbere ni abatinganyi icya kabiri ni babibatangwa ni pediatrician pedophiles baryamana n'utwana so biriya ni ibintu noneho abantu bakora ibyo bizira noneho bari hejuru n'ubategeka kuko icyo babikora ni amasezerano bakoze bagurisha ubugingo bwabo hanyuma nk'iyi se yindi Ibrahim umaze iminsi twigisha biriya ni ibintu bitoto biriya ni project abo bari hasi cyane ibyo ni projet baba bakora izo ni za projet iyo miryango uri kuvuga niyo irakomeye kurenza za Illuminati za abaframaso barabarenze ubu hari icyo ntakubwiye nasimbutse ni ukuvuga ngo iriya miryango 36 navuze ngo bayita Ultra Freemasonic Lodges Ultra Secret Freemasonic Lodges ntabwo nabivuze ngo ubwo niba ari 36 kandi iri mu ba Freemason niyo bari hejuru
iriya miryango nuko nabivuze gusa amagambo ubundi kuvuga amagambo arambuye yitwa ultra secret freemasonic lodges. Ni ukuvuga ngo ni imiryango ikorera mu ibanga rikomeye ariko y'aba freemason. Uranyumva? Illuminati rero ni iki? Illuminati ni impuguke z'aba freemason. Burya hari n'aba freemason nawe ushobora kugenda ukaba mu freemason ariko ntacyo uzi. Ariko impuguke zo hejuru zikorera mu nzego zose z'ubuyobozi bw'isi zitwa Illuminati, ariko ubwenge ubushobozi babukuye mu freemason. Kuko zira inyigisho bafite nkuko wakwigisha umwana muri university agasohoka yagiye gukora akora ibyo yize hehe muri university. University aho ubwenge buturuka ni mu gifurimaso. Igifurimaso ni igicumbi cy'imyuka mibi no gukora kose. Buriya Rose Kurwa ubwo bwose buri mu dototo, ariko abafurimaso nibo bagenga byose. Noneho aba Illuminati bitwa bamurikiwe. Kumurikirwa ni iki? Mu yandi magambo ni ukujijuka. Nibo babandi bize mu gifurimaso noneho bagasohoka hanze bakajya gukora ya mirimo yabo bize basoje amasomo mbega bayushye mu bikorwa. Yes, abo rero barimo abantu bose. Illuminati barimo bakomeye, barimo aboroheje, barimo bari ngo nabacuranzi, barimo nabaki, buri muntu bamutwara bakurikije impano afite. Uri pasitoro ntagutwara, uri umucuranzi ntagutwara vuba amafaranga kuko urabakorera. Nabo ubyina kuri stage wambaye ubusa uhenura uraroga abana, abantu benshi baragukurikira ukaba role model yabo. Ko no umurimo urawukora neza. Nabo uri umunyapolitike wumva neza kandi ugashyira mu bikorwa gahunda yabo. Yes, ubwo buri inshuti yabo. Kandi nubwo bakurwanya nta muntu wakurwanya gukureho. Muri aba babishyushye cyane. Ubu ufite garanti barubati wowe ufite garanti. Nigeze gusoma icyegeranyo kivuga ukuntu ubwami bwa Saudi Arabia muri abarabu bose n'abari aba Osama bin Laden n'abari bose banga Saudi Arabia. Why? Kuko ubwami bwa Saudi Arabia bufata nk'ubugambanyi bwagambiye Islam. Bwagambaniye abayisilamu kandi abayisilamu bose urabona Saudi Arabia ariho cyicaro cyo gukiranuka kwabo. Ariko abami baho bafite garanti yo gutegeka kugeza igihe bashakiye kuko bagurishije ubugingo bwabo. Memu n'abareba muri Dubai ni ibintu birebire. Ese kugira ngo uzayemenye umenye uko ikora nabyo ni ubuntu bw'Imana. Ariko basi ibyo si byaba ari ya Babuloni ibyayishuwe Yohana yahanuye izarimbuka. Mwese nuzi yuko Babuloni dusoma Babuloni byashuwe 14 murongo wa 8 iraguye Babuloni ikomeye. Marayika wa kabiri asohokanye ubutumwa nta kindi yavugaga, yaje ari imbitsi. Iraguye Babuloni, marayika wa kabiri. Hanyuma wajya nko mu byeshwe 18 bakongera 17 byeshwe 17 bakwereka Babylon spiritually, uburyo bokamana rya Babylon, uburyo ari maraya wicaye ku nyamaswa, umugore wicaye ku nyamaswa wambaye ibyiciro cyinshi, afite ubutunzi bwinshi bwayo n'amadini yobokamana ryose, kandi agiye kurimbuka kuko agiye gusimburwa n'iki twasomaga. Amadini agiye kuvaho cyane cyane, ariko bibasiye ubukristo nibo bagomba gutsemba kuruta ibindi. Noneho hasigara igishushanyo gisengwa Bibiliya ivuga hano yagiye kurema. Ubwo abagiye kuyakuraho naba bose ni imiryango yose tuvuze. Iyo miryango igize inyamaswa nibwo butwareka. Ese bakubwiye ngo igikoko cyangwa inyamaswa yahaye umurongo ibyahishuwe 13 umurongo wa kangahe? Umurongo wa kabiri. Ngo iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga na yaruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare, cya kiyoka kijya imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Iyi Bibiliya ikibivuga ntabwo ushobora kucyumva ahanga n'ubwiro bukomeye. Cya kiyoka cy'imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Ikitonderwa kandi icyo kiyoka gisa na se wacyo, imitwe 7 n'amahembe 10. Iryo yerekwa Yohana yabonye ni gaheza. Noneho ubu gifite intebe y'ikiyoka ya cyami, noneho n'ububasha n'ubutware. Niyo mpamvu bivuga ngo muri Daniel yararebye baramubwira bati kandi
inyamaswa uwo mwami azabashishwa byose n'ubushobozi, kandi ubushobozi ntabwo buzaba ari ubwe. ubu turayoborwa n'abadayimoni nibo bategeka iyi si. noneho aho twarugiye mu byahishuwe 18 hari amagambo akomeye aravuga ngo ushyize aratubwira ngo karya Babuloni muyihungemo bwoko bwanjye kuko igiye kuba igicumbi cy'abadayimoni. Ahangaha abadayimoni ubu nibo barimo. Buriya abantu nujya uhura n'abantu ku muhanda ujye umenya ngo ni abadayimoni uhuye nabo, kuko bari imitima y'abantu. Nibo bazana ubwicanyi, ubusambanyi, intangere, ubujura, nibo batuma n'imitima y'abantu inangira ntiyumve ijambo ry'Imana. Ibibi inzangano ziri mu miryango hagati y'umugabo n'umugore, abantu barangana, abantu barashihurana, abantu bararukubira, abantu teranya imigongo, ibintu biracika. Satani niwe ubikora. Abana baranga ababyeyi baranga abana bakabagirira nabi. Abatware bararya ufite uko ahuguza. Ubu ngubu uzi yuko nta umuntu ubu ngubu uzi yuko Satani yaduteye kudahaga. Ukarya amafaranga ugasahura ukubaka amazu, ukagura amamodoka, ukagendera mu ntege, ariko kuva ntuhaze. Yes, ugomba kugira ibintu byinshi. Kandi umuturanyi wawe yaburaye, abambaye ubusa bareba impfubyi zitaka, abandi bagwingira. Mu Rwanda numva ngo dufite abana bigwingira, ariko dufite abana bafite a lot of money. Ntibaza kubeshya abantu barahunga ngo mvuye mu Rwanda mpunze ubukene. Ariko se ubu no mu Rwanda wahabera ukawira Imana kumana irinde umuntu ikamwesha. Base tugaruke gatoyi kuri iyo ntego ya gatatu. Kuri iyo ngingo yes, ku ntego ya gatatu. Bazakuraho iyobokamana, ariko cyane cyane bibasire iyobokamana shingiye ku Kristo. Ni gute bazakuraho iryobokamana? Ni gute bazakuraho ubukristo? Bazifashisha babitangiye kera. Yari cyo njya mbabwira. Babutangiye kera babufungura, bagezeho barabujagura. Icyo Kinyarwanda uracyumva? Ndabyumva. Hari amata y'umutsama, hari amajago, oya, hari umufunguro. None amara gufungura hari icyo bita kujagura. Umujago ni amazi wogesha mu kirere, mu cyansi se cyari kirimo amata. Kiriya kivamo n'umujago. Ubu niko ivuga butumwa rimeze. Mu Cyongereza babyita watered down gospel. Water ni amazi, tad down gospel. Uvuga ngo waja ubutumwa bwajaguwe, bwamenwe mw'amazi buraho burajagurka. Ubwo nibwo turi, kandi Bibiliya irabivuga. Bibiliya isobanura ibintu byinshi. Ivuga ko mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonika rwa 2 aya magambo akomeye. Pawulo avuga aya magambo Abatesalonika mu rwandiko yarwandikiye rwa 2. Akavuga ngo hari ikintu kibaho kandi nicyo kiriho ubu ngubu. Yahuguye Abatesalonika kuko yarabakundaga, ngo turabinginga bene data ku byo kuzaza k'umwami wacu Yesu Kristo no kumuteranirizwaho kwacu, kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge, cyangwa ngo muhagarike imitima, naho mwaba mubitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe. Ibyo bikaba bihamya yuko umunsi w'umwami wacu maze gusohora. Hari ikibazo kivuga ngo Yesu agiye kuza. Abitesalonika bahagayitse, nk'aba bandi bavuze ngo Yesu agiye kuza bakagurisha ibyabo, abantu 200. Cyangwa nk'uko abadive ba mbere bakoze ishyano, bakavuga ngo Yesu agiye kuza, bakaza ntazi. Aha rero ahangaha abereka inzira ku murongo wa 3 ngo ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza, ndavuga umunsi wo kuza kwa Yesu, utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho. Kwimura Imana igakurwa ku ntebe mitima y'abantu, bakibika ibindi. Ariyo Pawulo yigisha, yavuze ngo minsi iri imbere hazaza ibihe birushya, kuko abize abantu bazava mu byizerwa, bakurikira imyuka y'abadayimoni. None akavuga ati none akavuga ati rero umunyamugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. Bibiliya iravuga mu byahishuwe 17 yuko hariho umwami wa 8
muri ya yindi mitwe irindwi yavuzwe hari uwa munani ugiye kuza nyamara ntabwo wahishuwe yuko ari uwa munani ni umwe muri ba bandi barindwi ako kantu ujya kumva neza yego niba ari umwe muri ba bandi barindwi ni ukuvuga yuko ari ukugenda ni ukwihinduranya njyewe mvuga ko ubwami bwa Roma bugizwe n'ibyiciro bitatu hari ubwami bwa Roma icyiciro cya gatandatu cyangwa umutwe wa gatandatu uwo Yohana yahanuriyemo hari ubwami bwa Roma ari wo wakomeretse uruguma nyuma y'intambara ziriya ntambara zabushegeshe hanyuma hakavuka ikindi kintu inyamaswa yavuye mu gitaka ubwami bwa Roma ariko noneho buje mu mayobera buzanye demokarasi n'amahoro ku isi nyuma ya nyamaswa imaze gukomereka uruguma rwayishe ariko ntiyapfa kuko ubwami bwa Roma ntibwapfuye ahubwo muri bwo havutse ikindi ariko ari kimwe na kiriya kuko iyo turebye Daniyeli ahanura ntabwo wahanura nk'uko Yohana yahanuye Yohana agaragaza yuko ubwami bwa Roma burimo ibice bibiri bigaragara inyamaswa yavuye mu nyanja n'iyavuye mu gitaka ariko ni ubwami bumwe ariko bufite faze cyangwa ibyiciro bibiri kubera n'ubwa bwami inyuma y'iyo ntambara haje ubundi bwami kandi ubwo bwami bwazanywe n'abadayimoni kugira ngo abadayimoni rero baze bajye ku ngoma bari bamaze imyaka myinshi bategurira imyaka igira hafi 200 right bategurirwa n'abantu ariko babikora noneho baza ubwabo kuza kwibera hano kugira ngo batwigishe ubwenge tumere nkabo kandi tudashobora kuba nabo Daniel yarabivuze muri 2 Daniel umurongo wa 42 n'uwa 43 Yesu yavuze guki yaravuze ngo ibumba ari bo bantu n'ibyuma bizashaka gufatana ariko ntibizakunda ngo bazashaka gufatana n'urubyaro rw'abantu yes abadayimoni bashaka gufata buri kintu kiri muri Bibiliya ugomba kucyitondera niba ushaka kuba student w'ubuhanuzi no kumenya ibiriho mwese niyo mpamvu vuga ngo abantu kumenya ibintu bagomba no kumenya Bibiliya kandi ukahishurwa n'umwuka apana idini idini ntabwo rishobora amadini igenda yatinya ko ngomba gukora n'iperereza aho yagiye aturuka yazanywe nandi umuntu ngo ni umuyehova buri umuntu muzima kuba umuyehova ni ikintu kibaje kuko zi inkomoko ye ikindi kandi nkubwira ubuhanuzi bwose butajyanye ubundi Yesu Kristo aho ndatarutse gatoya ariko reka nkavuge ejo nahakanaga n'umuntu yambaje ikibazo ambaza ku bya Isilamu n'iki amwe ati rwose ibyo tubona muri Isilamu ari mwibatoza gukora ibi n'ibi amadini yaraho noneho umwuka wera ikintu yambajije naje nkibaza muri basi ngeze ahantu hitwa Rwagitima Imana irakimpishurira njye nyambwira abantu ngo ibintu Imana irakimpishurira ibintu ibyo bita telepathic cyangwa intuition ukuvuga ngo nari nicaye ntekereza ku bintu Imana irambwira iti ubuhanuzi bwose abahanuye nyuma ya Yesu yuko ajya mu ijuru bakitwa intumwa ze cyangwa bakitwa intumwa z'Imana nibanyuranya na Paulo bazaba ari ibivume icyo nicyo naje ndirimba ndavuga nti ngiye Kigali kingiye kugenda nibanyurana na Paulo kabisa bazaba ari ibivume so Paulo ntabwo yari intumwa muri ziriya zatoranyijwe zagendanye na Yesu intumwa yakuwe ku murongo ugenda icyo yica abantu yego Yesu amutwara mu butayu bwa Arabiya imyaka 3 amwiyigishiriza yigira ku birenge bya Yesu agera naho amugera mu ijuru rya kangahe rya gatatu ageze haravuga ati ibyo nabonye sinabivuga kuko mbivuze nta cyagenda ntimwana bishyikiye agira n'indwara yarwaye asaba Yesu ngo ayimukize Yesu aravuga ati ibyo nakweretse wowe Paulo nubimenya nkukije iyo ndwara nta kintu wakora ubwibone bwawe ntibari kuko wabonye ibintu bikabije akamuhoza iriya nkoni imukubita kugira ngo buryaje acishwa bugufi hari ubwo ubona umuntu ugasanga abakozi b'Imana ariko ugasanga ntagira n'inkweto mu birenge ukagira ngo ni iki ariko ugasanga Imana iramukontorora yegera aho ngaho none paze uti icyo bazakora cya mbere ni ugutesha agaciro ivugabutumwa rya nyaryo yes bakarihindura umujago ubuse bari kubikora biragaragara oya bigeze kuri na buriya buhanuzi bwaje mu cya 968 bwarabishimangiye bwashimangiye cyanditswe niyo mpamvu ubuhanuzi bwose jewe bwaza muri iyi minsi abantu bajya bavuga ngo ntabwo nkunda abahanuzi ngo sinemera oya gengezeza ubuhanuzi byanditswe uhanuye ndakwireba nkumirwa ngomba kureba uhanuye iki uravuga iki nturukumbwira ngo nkwaye bisi muri iyi minsi bisi se
icyo ntabwo hari igihe nigeze kumva uvuga umugabo ngo uhanuye ko mu kinyejana cya 20 ivugabutumwa rizahinduka abantu bakajya kuri aritari bakigisha ibidafite epfo na ruguru. yes uwo mugabo ni ni uwo mugore ni umukecuru umukecuru nabihanuye ni ukuvuga ngo biri gusohora uyu munsi abantu bazahagarara kuri orutari batavuga ubutumwa bwa Yesu Kristo, bavuga ibyabo bijyanye n'ibyo abantu bishimira. Ubu nibyo tubona hashize imyaka 50, ariko ubu nibyo tubona. Yes. Noneho rero Pawulo arabihanura, aravuga ati antikristo ntabwo Yesu ashobora kuza habe nakangana mana, wa munyabugome atabanje kuza. Kandi uwo munyabugome abadive bavuga yuko yaje kera, uwo ni papa. Mbese nuvuga yuko igihe nta periode y'itorero yabayeho, habayeho gusa umunyabugome. Kandi tuzi ko umunyabugome naza azara umwana wo kurimbuka, azamara imyaka 7. Hari umuntu wanditse muri comment nabibonye kuko ukigana cy'ubushize twabivuzeho gato, aravuga ngo urabeshya pasiteri, ngo ntabwo antikristo azaza ariko itorero rivuye mu isi, ahubwo antikristo arahari ngo kandi yabaye kuva kera, ahubwo ngo urinjije kuba utarasobanukirwa ko antikristo ahari. Uwo ngo ni umunyeshuri w'idini, ntabwo ni graduate amasomo n'ay'idini afite. Buriyo mbajije iyo rekwa rye ni ntaryo afite, yahishuriwe n'iki n'idini ryande. Abameze bati akenshi n'abarozwe n'ubuhanuzi bwa Mwuka wa Elena White. Ibintu abantu byanditse muri Bibiliya yuko antikristo azaza ariko itorero rivuye mu isi. None se ahangaye wasomye akubwira ngo iki? Mu Batesalonika twasomaga, niho twasomaga imanutse hepfo, aravuga ngo ntabwo ariko ashobora kuza ngo nyiri icyubahiro, ntabwo ashobora kuza umubuzwa adahari, ngo umubuza atarakurwaho. Bo rero bashobora kubwira ngo wamubuzaga ni Pawulo, ukibaza niko bakubwira. Reka dufite abayobe benshi bari hano hanze. Noneho rero ikibazo gihari, Pawulo ntabwo yari ariho nka paradigm nk'urugero cyangwa dispensation. Oya, we yariho ku gihe cye, nta minsi yamaze. Kandi ubona nawe wabyanditse agaragaza uburyo azaza. Ubuhanuzi, Pawulo ni intumwa kandi akaba n'umuhanuzi, akaba n'umwigisha. Aha rero yahanuraga ibizaba, iyo avuga ati mu gihe kizaza abantu bazagwa bave mu byizerwa bite kwigisha z'abadayimoni. Aravuga se ni iki turimo ubu, nibwo bikaze, nubwo n'ubundi byatangiye. So igihe kizaza rero antikristo, uwo muntu wambwiye atyo wangaye, avuga yuko mbeshya. Burya muntu atavuze yuko mbeshya nanjye naba mbeshya. Nabonye abantu bambwira turabeshya, nanjye ubwo nyine natangiye naba mbeshya, kuko abantu bakunda ubabeshya. Yego. None bwo yavuze ngo urabeshya, birashimisha, kandi menya impamvu abivuga, kugenda ndondora byose, ariko we ntashobora kundondora. Kandi ubwo sinirata, ngo ni Kristo ko kandi ndawishimiye. Yes. None ukuvuga ngo ariko sije nk'umuntu umwe nta dini ishingiyeho, nk'umuntu umwe jewe ubwanjye, umuntu ashobora guhuha nk'agatatu akavaho. Nashobora guhagarara ku maguru yanjye nkacarenginga amadini yose agizwe n'abantu za miliyoni. Ntabwo ari jewe, hari ibyo mbona umwuka anyereka atari byo. Kandi ibyo hari n'abandi babireba, ariko wenda bakabura iherezo cyangwa babuze uburyo kubivuga. Barahari, baracecetse. Barahari, turahari, nanjye ndahari aho. Ubwo rero abantu bakeneye guhura bagahuza imbaraga kugira ngo kabisa bashyire batagamije kurema idini, ari ukugira ihuriro ry'ivuga butumwa ryiza. So rero aho ngaho nakubwiraga Yesu bo bavuga yuko antikristo nyine hari ari papa. Ariko nimvuye ko umuntu nubwo ngaya hari icyo ashaka kwemeranyaho nawe. Antikristo arahari kuva kera, yarahanuwe. Yego. Ariko mu buhe buryo? Mu buryo bw'umwuka. Mu buryo bw'iki? Bw'umwuka. Ni umuhanuzi w'ibinyoma. Bibiri navuga ko ari mu buryo bw'amayoberano. Ni umuhanuzi w'ibinyoma, birivuga inyamaswa ikava n'umuhanuzi w'ibinyoma. Hari abigisha bakavuga yuko b'abaporoso bene wacu ariko batari abadive, bavuga yuko umuhanuzi w'ibinyoma ngo ntuziriya nyamaswa yavuye mu gitaka, bavuga ko ari umuhanuzi w'ibinyoma. Ngo ariko bakavuga inyamaswa, bakavuga yuko itari yaza, iri mu nzira, inyamaswa ya kane. Kuri bo Daniel ubuhanuzi bwe bwarapfuye, kuko igihe periode y'imyaka 2000 birashize, nta tudafite hari vacuum, nta gihari. Kandi Bibiri twereka ko inyamaswa ubutware buzategeka isi buzageza kuza kwa Kristo, bavuga yuko iri mu nzagiye. Bakavuga rero yuko umwuka uyobya inyamaswa yavuye mu gitaka ngo ari umwuka uyobya. Ni ibintu bahimba, ntabwo ari ibintu bishurirwa. Ariko abadive bavuga yuko inyamaswa yavuye mu gitaka, mu mazi, mu nyanja ni papa, hanyuma yavuye mu gitaka na Amerika.
ibintu bimeze nk'iby'abana. Ariko naba nabo baravuga ibintu bishaka kwegereza ku kintu. Yego. Noneho abandi bo bavuga ibyo mu cyuka gusa bidafite impuza. Noneho abangaba bo icyo nabwira kuri uyu muntu nemeranyaho nawe, inyamaswa yavuye mu gitaka kuko irahari. No, antikristo arahari mu buryo bw'umwuka kandi arakorera mu bantu. Kuko ese antikristo burivuze iki? Mupinga Kristo, umuntu urwanya Kristo cyangwa ushaka gutwara umwanya we. Right? Aya madini yose ureba ni antikristo menshi. Iyo agaruye ubutambyi usanga abariho barasaba barambara imyambaro ya gitambyi ya kera no kwifata nk'abatambyi no gusaba ibyo abatambyi basabaga. Baba barwanya ubutambyi bwa Kristo. Ko Kristo yavanyeho ubutambyi kugira ngo abe umutambyi wenyine mu buryo bwa Melkizedeki. Yego. Niwe utambirira ibyaha. None uriya mutambyi yakora iki? Ubundi pastor Bibiliya ivuga umurimo akora nuwo kwigisha no gushumba abantu. Kubashumba ni iki? Ni ukubagaburira iby'ubugingo. Ariko si umutambyi. Umutambyi ni nyir'ubwite kandi akaba n'igitambo, Yesu Kristo. Nayo mpamvu umwungeri w'abantu ushaka kugira ngo ubugingo bwabo bujye imbere abereka umutambyi ukuraho ibyaha by'abantu. Niwo murimo washize gukora agarukiraho. Agomba kubigisha Kristo akamubatota bakamwanga cyangwa bakamwemera. Icyo ababwiye agomba kuvuga Yesu gusa Kristo. Niwe cyo nyine ubu barimo. Pawulo mu rwandiko yandikiye Abagalatiya yashatse kurira ati icyafasha ni uko Kristo yakongera kuremwa muri mwe bundi bushya. Kuko bari bamaze kuva kuri Kristo babaye abadive. Buriya bari babaye abadive. Abagalatiya buriya bari buriya n'abadive beruye. Dufite ibibazo kuko bari bashaka kubangikanya. Iri jambo rirabareba Pawulo yavuze rwose Abagalatiya. Ni ukuvuga nabo iyo umuntu aje akinjira rwihereranwa akazana inyigisho z'abadayimoni zo kuvanaho Kristo bakamusimbuza ibindi. Kuko iyo umuntu avuga Yesu ukamubangikanya n'ikindi kintu, ni nko kuvuga Yesu ukamubangikanya na Bikira Mariya. Yes, umukiza. Umuntu ugasanga yigishije sermon cyangwa porogaramu y'idini ugasanga yitirwa Kristo, bamuganira ko ntibitirwa na Kristo n'ubundi bitaba umunsi wa karindwi n'urugero. N'abari bamwe bakitirwa Yehova, abandi bakitirwa ibintu nk'ibyo. Ni ukuvuga ngo bariya usanga inyigisho zabo zirarogowa nka 60% cyangwa 70% niba ntakabije. Ibyo bigisha amahame y'ibyo bizereramo. Tuvuge nk'abavuga isabato, usanga bayivuga no mu ndirimbo zabo bakayisingiza. Ariko uburyo umuntu ashobora gufata indirimbo akayihimba asingiza umunsi. Singa kuriya Gatolika nayo isingiza Kiliziya Gatolika na Bikira Mariya. Yes, ni naho bitandukanye. Umuntu akavuga isabato y'amahoro, isabato nziza. Umuntu akifuriza undi ngo isabato umunsi mwiza, isabato y'amahoro. Isabato kabisa. Isabato Yesu nibyo bavuga gusa. Aho bati amahoro ya Yesu abari nawe bakavuga ngo isabato y'amahoro. Akuzi iki kintu ugiye kugisengura ubona asa nkaho Yesu ari inyuma y'isabato cyane. Oya, Yesu nagakingirizo. Buriya Satani ni umuhanga ashyiraho Yesu. Buriya uzi ko Qur'ani ivuga Yesu inshuro hafi zirenga 10. Ikavuga Muhammad inshuro 3 ngira ngo. Ivuga Yesu cyane. Ikavuga Yesu mwene Mariya. Ikavuga ko ari uzaza. Muhammad akaba yaravuze ati jewe aho njya simpazi, namwe abankurikira sinzi twese tugana. Ariko genda reba Yesu mwene Mariya. Ariko ibyo bintu ntabwo ari byo bishimangirwa muri Qur'ani. Hashimangirwa ibindi. Kuko icyari kigamije n'ubundi cyo kugaragara kwa Yesu no kugira gusa bajijishe isi yuko Qur'ani ayivuga Yesu. Akurumva ke urumva bayivuga cyane kurenza uko badive bagaruka kuri Yesu. Niyo mpamvu nkubwira Yesu nagakingizo muri ayo madini yose. Birangira Yesu wa wundi bavuga yuko abamukurikira aribo bazabanyamugisha, aribo bazagira bate muri Qur'ani birimo. Ariko bikaza kurangira bavuze bati hakaza akantu kavuga ngo yaratumwe, ariko yatumwe ku Bayuda, yavuye ku Mana ntumwa y'Imana, ariko yatumwe ku Bayuda, ariko ntibamwemera. None Muhammad araje batumwe ku isi yose. Okay. None bavuga Muhammad urumva ku kantu kaba kingobotsemo kaba kerekanye yuko Yesu ataye agaciro. Nubwo akomeye cyane asingizwa, ni nawe uzaza ku munsi wa kiyama, ariko ni uw'Abayuda gusa. Aho kantu ngo yatumwe ku Bayuda. Muhammad atumwe ku isi yose, ndetse naye muhanuzi wenyine nta wundi uzaza nyuma ye. Abadive nabo bati dufite umuntu hanuzi umwe w'umugore nawe Energy White.
aba Buranamu ati Buranamu umuhanuzi ukomeye cyane ntabwo ahubwo uzamusiga. we ni igiti gitangaza ngo bavuga yuko ahwanye n'impanda ngo ya karindwi. none maze dukiraho ese ayo madini turimo tuvuga n'ayandi utanatubwiye nabyo biri muri icyo kintu bazakuraho ayo madini yose? Yes, ikintu nimara yakigomba nicyo kigiye ikibazo gukorwa. yakuraho kandi wumva mwe namwe ashyigikiye Satani. Icyo bazayakuraho urakizi. Nakubwiye yuko intambara yo gusenya ubukristo yatangiye kera, hazamo amadini yandi, ubuyisilamu bwaraje, amadini gaturika iraza, haza abaporoso baza bashaka kuvugurura, none bajemo abandi, noneho haje n'imyigishirize y'ubuyobe yeruye, noneho kandi ziye mu gipantekote ariko cyakabaye kizewe gishyira ibintu ku murongo, bukaba buze buti ibintu bikaba bipfuye. Abapantekote ubuzemo bapfumu. Ejo hari umugore wambwiye ishyano bamukoreye ngo bamuhaye umuhanuzi w'Uwiteka ngo amukize indwara, arangira aramuroga, amwinjizamo ibintu bikomeye kandi yita profete. Ubu amaze kwinjira ibintu bikomeye cyane. Bikeneye ko abantu bongera bagakanguka bakava muri bya bindi byo gushaka Imana ngo yo kubavana kubakiza ikibyimba, ibamenera ikibyimba handi bikomereze. Ikibyimba cyaba umusonga, mukiza umusonga ubamereye nabi, barahiza bagira bate bikomereze mu bujiji bwabo, bikomereze kabisa. Ntabwo ari umugambi w'Imana. Imana ishaka yuko wowe ukanguka ukayikurikira kubera umutwaro. None icyo narimbajije, kuki bashaka gukora ayo madini kandi amwe ashyigikiwe na Satani, kandi nabo ari Satani bari gukorera? Isi dini bashaka gushyiraho rindi ritayo ngayo ni irihe? Urumva amadini ni ayabo, nicyo bagiye gusimbura aricyo ni icyabo. Ariko icyo bagiye gusimbuza ikiriho kuri bo nicyo cyiza kurusha. Okay. Ni nko ko wasenya izo ya rukarakara kugira ngo wubake ubutabera ya Ruriba. Yes. Okay. Ubwo nicyo bagiye gukora. None hari amadini uko yari ameze, hari ukuntu yahaga agahenge ab'umwuka wera yagendereye bakaba bavuga ukuri. None ubu kiriya gishushanyo nigishyirwaho kuvuga ibindi binyuranye nacyo bizakwicisha. Ibi ndavuze ngo kizicisha benshi batakiramira. Aha. Kugira ngo tugire ku musozo, ni ukuvuga ngo tubonye iyi ntego ya gatatu ni ugukuraho ibirebana n'iyobokamana cyane ariko bibasiye ubukristo. Yes. Iya kane ni iyihe? Intego ya kane iroroshye, ni uburyo bwo gukontorora ubwenge bw'abantu, bagiye kutwijira mu bwonko. Niyo ntego ya kane. Intego ya kane ni ukutwijira mu bwonko, abantu bagahinduka iyo twita tekonotronics. Yes, tekonotronics ni uguhinduka nk'ikirobo. Ubu minsi iri imbere abantu buhoro buhoro bagenda bahinduka icyo bita zombies, abandi bahinduke vampires. Birabyo bakina amafilimo buriya bizabaho. Haba umuntu ahindutse vampire kisi yabirangiye noneho pase. Vampire kurajya bakiraga. Niko bimeze. Buriya imyuka igiye kwinjira mu bantu y'abadayimoni, abantu bahinduke ukundi. Gusa niba zaryana kurabonye amafilimo bakina vampires ry'abantu. None abantu bagiye kuba ibikoko. Abantu bagiye birukanka babona umuntu bamwice gusa kuko rero umuntu abona igikoko kimuteye. Ubu se yabari wamushinga Bluebeam watubwiye project. Bluebeam project yo irateguriza kuza kwa Antikristo yifashishije abantu gutangira gutekereza no kuva ku madini. Okay, mu gihe turwanya amadini ubwo niyo nashaka kubwira. Kandi kumbaza ni byiza ariko kubera ko umutwe umaze kuruha ni ukuvuga ngo muri kwa kurwanya amadini twumvise Antikristo akora za projects zinyuranye. So project ya Bluebeam igamije gukontorora ikirere, nitubwira ibera hejuru, nitubwira ibibuye bigiye kudukubita, nitubwira imyenyeri zigaragaye mu ijuru, izishaje, hari ubuzima, kureba ibyo kuri Mars, kureba ibyo kuzuba. None natubwira ngo kuzuba hari ibinogo bino bigenda bipfumuka, kandi bigiye gutuma ibyo binogo bituma ku isi haza ubukonje. Ubukonje buzaba ari ikibazo, kandi mu kanya gato batikagiye kuza ubushyuhe. Mbese ni ibintu bya confusion. Ni nabo rero batubwira bati, ni nabo batubwire kuza kwa Antikristo bifashishije aho hejuru. Ni nabo kandi bazakora ikintu gikomeye cyo kutwoherezamwo amajwi, ibyo twita mu cyongereza artificial thought and communication. Artificial thought, igitekerezo gihimbano. Uzabona umuntu ahagurutse agende yiyahure
kumba ari amajwi abimubwira ni ijwi rimubwira ngo ugenda wiyahure. Hari ijwi rishobora ni urushiko bagushyira mu rushiko. batari ya myuka y'abadayimoni. Yes, ni imyuka y'abadayimoni iza mu bantu. Kereka umuntu ufite Kristo nyine ushobora kurohoka bino bintu bizaza kandi biri mu biza mu bantu. None ureba umuntu ajya ati agafata imodoka akagenda akayigongesha abantu ngo ni ikihebe. Hari n'abandi rero hari n'ababikoresha mu buryo bwo kubeshya abantu. Umuntu akagusanga umuntu no muyobokamana byajemo, umuntu akagushyira muri urwo rushiko ukabyuka mu ijoro kumva ijwi rikubwiye ngo haguruka pastor ugende umuhinzi yawe wari urimo. Ugasanga umuntu atazi ubuhamya ati yewe Imana yambwiye, akita Imana ariko ntazi ngo ni dayimoni. Mumpereze umukozi w'Imana iki ni nose umukozi w'Imana niwo muha usenya ibyawe kandi ufite umuryango. Ese yaguhaye iki gikomeye cyane kandi mubwirije ubutumwa bwiza bw'ubwami aranakwanga ntaguha n'igiceri. Ubu ngubu abantu bajya njyagana nabo nkabona umuntu aravuga ati nkuhaye itike, ndanamuhamagara nkamushimira none wowe ni umwuka w'Imana ugukoresheje. Kuko kugira ngo umuntu ariko abajura abantu baba bari hano hirya no hino mbona basengera abantu ngo Imana iguhe tanga Isaka wawe Imana iguhe ibyawe. Isaka uzi icyo ari cyo? ni zo gutangaza amafaranga n'imyenda n'ibiki. Isaka ni ugutanga icy'ingenzi mu buzima bwawe kikuryoheye. Mbega cya kindi wari ukunze kurenza icyo wari urambirijeho. Aburahamu yatanze Isaka ari umwana yari afite, mwana w'ikinege kabisa. Imana imusimbuza igitangaza, tanga Isaka wawe Imana iguhe igikomeye. Ukibaza Isaka ndamuhande. Ariko abo bantu uzarebe ubutunzi bafite bakora bati simwifuza ubutunzi bwabo. Abantu banyumve neza, ahubwo ndabaza ngo kuki abantu bashobora gutanga ibyo mu bajura bababeshya batabereka Kristo. Uwabereka Kristo ukuri bakakwanga ahubwo bakaguhakanya bakagira bati. Ni ukuvuga ngo rero icyo warugezeho iyo ntego ya kane waruvuze ngo intego ya kane ni uguhindura abantu amavampaya n'amarobo. Ngenda kubaza se yaba ari wa mushinga wa Bluebeam project uzabikora cyangwa ako nta kandi nanone bazakora? Ako nta kandi kagenda kaza kuko baragenda bafata abantu ibyo byo nkubwira bya ibitekerezo biza umuntu kumva yuko ari Imana ikubwiye. Ni uburyo bwo kujya bavugana n'abantu ariko ntumve yuko ari umuntu ukubwiye kuva ari ijwi ari ikintu ari mbese ari Imana ikubwiye. Mucamake nihishurirwa ugize Imana ikubwiye ibi. Niyo mpamvu uzumva abantu ngo Imana irambwiye, narige n'ijwi ry'Imana rimbwira ritya. Hari ababivuga batyo babandi bateka mutwe nyine bayobya abantu, hari n'ababivuga batyo bayoba bagakora ibintu batakabaye bakora bavuga ko ari Imana ibabwiye. None ibyo bintu bivuga mu buryo bunyuranye. Nk'igihe cyo kuza kwa Antikristo, amadini yose buriya buri dini muri amadini akomeye, buriya dufite amadini akomeye agera kuri 5. Dufite Abayahudi, Ingirwa Abakristo, Abayisilamu, Ababuda n'Abahindu. Niyo bita Ingirwa Abakristo ubwo nabaye n'aya madini nyine ya Gikristo. Kuko ubundi umukristo dukwiye birivuga mpamvu mbita abagirwa Abakristo. Ntabwo umuntu wagizwe ubukristo n'idini sinamwemera. Umuntu agirwa ubukristo no gutoranywa agahabwa umwuka w'Imana. Iyo tuvuze ngo isi tuwe na miliyari 2.5 zitirirwa Kristo, miliyari 2.5, Yesu yakaba abo ni benshi cyane. Ariko ushobora gusanga muri abo ngabo ugasanga imyizere yabo ntabwo ihamya Kristo kandi ntabwo ihesha bizeye Kristo mu bugingo bwabo. None ubwo ayo madini yose uvuze akomeye gutya 5 bazayakuraho. Ubwiye yuko ategereje bafite buri dini rifite uwitwa umukiza uzaza kubatabara. Muri Abayahudi nibo bonyine bafite umukiza w'ukuri, bategereje ari Mesiya. Buriya nubwo banze Kristo bwa mbere ariko bategereje n'uw'ukuri, n'ubundi ni wa wundi w'ukuri. Niyo mpamvu Antikristo naza nibo bazamumenya yuko amura umunyabinyoma nibo bazamurwanya. Bo rero impamvu Imana ibakunda n'ubu ngo bafitemo abitwa n'aba Orthodox Jews bahora basenga bakubita agahaga ku gikuta cy'amabuye, cya kindi cyasigaye cy'urusengero rwasigaye rwa Salomo, bavuga bati Imana Eliya, bahamagara Eliya urihe, kuko Eliya niwe ugomba kuza akabanziriza Kristo kandi Eliya yaraje ntibamumenya. Noneho rero bo Imana izi yuko babeshwe kandi bashutswe,
ariko Imana mu gukora kwayo buriya ni igitangaza. Yari izi ko kimwe n'abanyamahanga nabo bazajya batoranywa nk'uko Imana yabishatse, nk'uko Imana yatoranyije Pawulo n'abandi bose. Nabwo hariho abayahudi bumva ubutumwa bwiza, kuko hari n'abasilamu. Buri muntu uva mu basilamu akaba umukristo ni risiki ikomeye cyane, ni ukwihamba. hanyuma noneho ubwo nkashaka kuvuga ko nabivuze kenshi, narabisobanuye yuko abayahudi bategereje uwitwa Mesiya. Ariko Yehoshuwa ntibamwemera nka Masiya. Yehoshuwa ari wabahawe, bivuze ngo Imana umukiza wacu ubwo ni Yesu. ni Yesu, ntibamwizeye. Ariko bategereje Mesiya wundi uzaza agashyiraho ingoma ya Dawidi akayubukura, bakongera kubaho ari bampatse ibihugu, bararebera mu by'umubiri. Kuko bazi yuko Satani Imana yabateye umugongo, arashaka kugarukana icyubahiro cyabo. Abakristo bo bizera yuko hariho Kristo uzaza, uza gutwara itorero. Yego. Ariko naza azatwara ndi. Ibyo bintu bitekereza, ubundi igihe hari ibintu njya numva bikangerera. Ubundi iyo turebye mu Baroma igice cyaho c'8, erega tujye tumenya, ubundi tujye twimenya neza, tumenya abo turimo. Ngo ariko niba umwuka we yazuye Yesu Kristo aba muri mwe, yazuye Kristo Yesu, izazura imibiri yanyu ipfa kubwo umwuka wayo uba muri mwe. Niba udafite umwuka wa Kristo baraguhambye, uzazuka ute? none paze Oya, tureba umuntu yapfuye tukavuga ngo yitabye Imana, ngo rest in peace, niko basigaye bavuga mu Cyongereza. Byose bantu RIP. But on the day of resurrection, Imana izareba umwuka wayo. Aho kantu mujye mukazirikana, bantu banyumva muri iki kiganiro. Niba warapfuye, Bibiliya yavuga ngo hahirwa abapfa bapfiriye mwami, ko imirimo yayo baherekeje, bapfiriye mu mwami wacu. Abo ngabo rero ku munsi w'amateka, ku munsi wo kuza kwa Kristo, ubwo twarakwita nibo bazatubanziriza kugenda bahure n'umwami wacu. Abazaba bakiriho, Pawulo nuko ashimangira, nayo tuzare ko tugende tubasanganire umwami, duhurire nawe hejuru abantu batabona. Ayandi madini yayumvise ataravuga ngo Yesu ntabwo azaza ngo abantu bose baye kumubona. Yenda byemera nyine ntibazamubona, azatwarwa n'itorero. Okay. Hanyuma abazambona bakamuririra, abandi bakareba n'abamuteye amacumu n'iki byose uko bivuga Zekariya bihanura, ni ba abandi azaza gukiza, ari bo bana ba Isirayeli bamutegereje muri rwa buryo bw'umubiri. Kandi kuko naza azashyiraho ubwami bwe ku isi, abo nibo bazategekana nawe imyaka 1000. Nibazategeka itorero se rizaba riri hehe? Itegeko rizaba rigizwe n'abantu bameze nk'abamarayika, kuko bazaba basa na Kristo, bazaba bafite imibiri y'umwuka. Ibyo nyine ni isomo ryadutinza. Ariko abadive bo bavuga yuko imyaka 1000 tuzayimara turi mu ijuru. Ibyo nabyo tuzabikora ikiganiro cyabyo. Hanyuma pase waruvuze uti Judaism, ubwo ni rya dini bavugaga, cyangwa se Abayuda bategereje Masiya cyangwa se Mesiya wabo. Abakristo bategereje Yesu. Hanyuma ya madini, Abayisilamu bategereje b'Abasunni, kuko nabo bafite mwinuza. Abasunni bategereje uwitwa Masihi ibn Maryam, bategereje nawe Yesu uzaza. Ariko we ko bavuga ateye ubwoba n'ikizaba kimuzanye, azaba aje kuza kwica ingurube ngo azirimbure. Icya kabiri, imisaraba azaba aje kuyitwika. Icya gatatu, baramutegurira umukobwa mwiza bazamushyingira, ko agomba kurongora akaba ku isi, akabana nabo hagati muri bo, akabana mu cyo bita umati Islamiya, imbaga nyamwinshi Abayisilamu bakayituramo. Ibyo bikaba ari urukozasoni. Kandi ngo azamanukira i Damasiko muri Siriya. Hanyuma uwo mutwe wundi wabo, uwo mutwe wundi w'Abashiya wo wemera ko hazaza witwa Mahmed al-Mahdi.
azagaruka. ntabwo ari Muhammed wabo n'undi Muhammed Ali Mahdi Okay. bategereje kuzaza kuzana amahoro ku isi. Hanyuma abandi bo Judaism hari abandi babisa ko bo ni banyamuke babita ngo ni Ahmadiyya bo bemera ko Yesu yarapfuye rwose akazuka ariko ntiyagiye mu ijuru ngo yarazerereye aragenda guyo mu Buhinde apfana n'umugore Mariya Magadalena ibiguri isi irapfuye ubu tureba twarashize abo ntawe bategereje noneho hanyuma ubwo yarazutse arongera arapfa se. yaragiye arongera kuba mu Buhinde iyo ngiyo agwana he n'umugore Mariya Mariya Magadalena ngo yaramurongoye amubyara kandi iyo n'imyigishirize n'ubundi nabitwe abangaba bitwa aba gnostics nabo barabyigisha ubwo buyobe bw'amadini we. nk'ishyano turi mu bikomeye. Noneho Hinduism bategereje witwa Krishna hare uwo niwe uzaza kugira ngo azane amahoro ku isi. iriya ry'abashinwa Ababuda niyo bategereje witwa Maitreya uzava mu misozi miremire ya Himalayas. Abo no bategereje Satani antikristo nyawe naho azaturuka. Bariya bahagarariye n'utwa Dalai Lama nawe ni nka papa agenda mu bihugu byose mu gihe muri Tibet niho akomoka. irindi rya gatanu sigaye ubwo nirihe sinyavuze yose se ntajyo ntavuze muri ayo madini wewe wayarangije mbo pase mu gusoza rero hari ibintu nshaka tugarukaho tugasoza kuri intego yacu ya 4 tukazakomeza ubutaha. Dutangira hari ibintu wavuze iriya nyamaswa imitwe 7 n'amahembe 10 uvuga ko Daniel yabonye amahembe 3 akurwa rimwe rikamera aya mahembe ngira ngo 10 warayatubwiye ariko twavuze ko udusone ese 3 yakuwe nayahe irindi ryameze nirihe ko wumva ushaka kunyuranya n'abadivantisi kandi bavuga ko ari ubupapa nkaya byabyo byabo nuko narushye nakavuga ibyabo ariko nukuvuga ngo bariya bagiye gukurwaho amahembe 3 agiye gukurwaho ntabwo yari yakurwaho tubyitondere. Amahembe 10 yarabonetse ariko 3 gukurwaho ni kwari kwagera. Nakurwaho azaba igihe cy'antikristo kizaba kije. Ayo mahembe ariko igihe cyo kuyakuraho cyaratangiye. Urabona hariya mu Burayi hari cyo European Union. Ubwongereza bwavuyemo kuko muri ya mahembe 4 akomeye muri aya mahembe 10 ari 4 ari mu Burayi. Hagombaga rero kubanza Ubwongereza bukavaho iyo bita Brexit. Bwamara kuvaho sigaraho kuri aya yandi hagasigara 3. Ayo na ayahe Ubudage, Ubufaransa, Ubutaliyani. Agomba kumirwa rero ni European Union. Hanyuma hagati aho hakimaginga ikintu kizatwara hose. Umwami uzatwara Ubufaransa, Ubudage n'Ubutaliyani. Nibyo bigomba gusa nkaho bimirwa n'ayo mahembe yandi. Niyo agomba kumirwa hakabaho ubwami bumwe European Union. Ubwo imbaraga yarafite zigacika. Oya zikaba zimwe ariko hejuru y'ayo mahanga. Hejuru muri ayo mahanga ukoreta 3 muri bwa bwami bune. Ubwongereza buvuyemo turabyumvise. Ubutatu bwasigaye bugiye kuba kimwe ariko buyoborwa n'Ubudage. Hanyuma noneho ubwo umwami uwo mwami ariko gahembe uzameraho n'uwe Antikristo noneho azaza yambaye umubiri. Ubu ngo barahari nkuko ngo umuvandimwe yabivugaga. Ariko hari mu buryo bw'umwuka. Azaza akomatanye politike n'iyobokamana. Iyobokamana rihari ni ishusho ye cyane cyane iri Vatican. Ni ishusho ye ku buryo bweruye. Ni ishusho ya Antikristo. Ya Antikristo muri politike ko rifatanya politike rikayifatanya n'iyobokamana. Ni ishusho ye ku buryo bweruye. Ntabwo rero bizatungura abisi kubona umuyobozi wa politike utegeka isi noneho yose va kuvuga ngo abashinwa abanyamerika wazaba ufite power all countries biri munsi y'ikiganza cye ngo bategekane nayo kumara isaha imwe ari ibikoresho bye. Se Antikristo azaba ari umuntu cyangwa azaba ari umwuka? Azaba ari umuntu wambaye umubiri kandi icyo kasanzwe aba ahari nubwo atagaragara. Oya icyo gihe azaba ari we niwe uzavuga ibikomeye no gutuka Imana. None uwo nguwo usanzwe uriho n'uwuhe kandi umuntu nzi kapfa ubwo wamaze imyaka myinshi uwo nguwo uvuze gukora mu buryo bw'umwuka? Uwo nguwo tuvuga ko ishusho izaba igaragara nkuko Yesu yambaye umubiri akaza mu isi. Ubwo ngo nicyo gihe cyo kwigaragaza noneho yambaye umubiri. Yambaye umubiri ku mugaragaro. Okay. Uko azaba asa ntitukuzi ko ntabwo biri bitubwira. Ariko tuzi nuko azaza kandi akabonwa n'amaso y'abantu bose. Kandi kugira ngo abantu bamubone
nuko azaba ari mu ishusho y'umuntu Ya, Pastor, ariko murakoze ari cyane. satani Ya, murakoze afite cyane. umwuka wa dayimoni. Ndibwira ko abadukurikiye baba barimo kumva ibintu neza kandi intego yacu nuko abantu bamenya system ya satani muri iyi si kandi bakumva neza ko iyi si yafashwe bugwate na satani. Abantu bose batemera kuyoboka icyo ijambo ry'Imana rivuga bari mu maboko y'umwanzi, ariko nibemera kuyoboka icyo ijambo ry'Imana rivuga bazaba gobototse muri ayo maboko. Niyo mpamvu mwumva tugaruka muri iyo miryango yose, twinjira muri ibyo byose kugira ngo tubashe kumva ukuri kwa nyako nk'uko Bibiliya ivuga, isi mu maboko ya satani. Hanyuma pasi mu gusoza ndibwira wadusomera za ntego, izo ntego ebyiri hanyuma ukazisoma twanye tugasoza. Izihe? Izo ntego wari mu kudusomera ya gatatu n'iya kane. Iya gatatu n'iya kane numva nukureba ukuntu hasenyuka iyobokamana, umugambi wo gusenya iyobokamana, ariko cyane cyane ibano ku Kristo, kandi hagashyirwaho iryabo, iryo dini ryabo rishyirwaho turaribonye, yego, igisho gisengwa kizicisha abatazakiramya bose. Iya kane to establish the ability to control of each and every person through means of mind control. Ni ugushyiraho uburyo bwo kugenzura imitekerereze no kwibwira k'umuntu kwa buri muntu ku isi. Ibyo niyo bigiye gukurikiraho, ariko kandi byaratangiye. Abo bahimana ntibizabageraho, abo Imana ntabwo ushobora kubageraho, kuko Lieutenant Colonel John Alexander, umwe mu mpuguke z'abo bantu, yaravuze ati ibintu bikorwa umuntu uzaturanira wenyine ufite kwizera gukomeye, kuko impamvu bizamunanira, kuko tuzamwoherereza azabigenzuza umwuka afite amwerekeye yuko atari byo yengeye kubikora. None pazi uwo muntu uhora uvuga ubundi yari umukozi wabo ndetse uwo Lieutenant Colonel John Alexander yari umukozi wa muri system ya NASA. None niwe wavuze ibyo bintu amena amabanga yabo se cyangwa yamenaga amabanga? Yavugaga gusa ubushobozi bafite, ko iyo bavuga ibyo bavuga barabivuga bakanabyandika gahunda. Izo nkuru rero zabo zigenda zimenyekana. Ubwo barimo kureba uburyo bazashobora abantu, ariko babona undi muryango ukomeye cyangwa izindi famiye batazashobora. Yes, ni abakristo ubaha Imana neza. Yes, kuko umwuka bafite ibyo bazaboherereza bazabigenzuza, umwuka w'Imana bafite babyange, bavuge ko atari ibyabo. Ariko abandi bazabyirukanka inyuma kuko badafite umwuka w'Imana. Pastor murakoze cyane. Hanyuma mu gusoza kugira ngo dusenge, turagira ngo hari abantu baba bafite ibibazo byinshi bashobora kubabaza baciye inbox cyangwa se n'abandika kuri YouTube kuri channel bandikaho, mwabaha address kugira ngo uwasha kugira ibindi ababaza ku wundi bumenyi mwamubwira. Murakoze, Imana y'umujuru baha umugisha. Nanezerewe uyu munsi mwiza, turaganiriye. Abazasoma kino kiganiro cyangwa bazacyumva kandi bakifuza kugira icyo bambaza kuko uzimura si byiza, bampamagara kuri telefone numero 0788 50 60 76. Abari muri diaspora batazi kode y'u Rwanda bo bashyira akamenyetso ko guteranya bagashyiraho 250, bagashyiraho 788 50 60 76. Icyitonderwa, inomero yanjye iba no kuri WhatsApp. Ushobora kumpamagara ukoresha telefone na WhatsApp wampamagara. Ariko nisegura ku bantu bari muri diaspora, cyane cyane i Burayi no muri Amerika na Canada na Australia no mu Burayi hose, iyo bampamagaye ndumva kuruta uri muri Afrika akoresha telefone ya WhatsApp. Kuko abari muri Afrika bampamagara nkavunika kumva ugasanga n'urusaku, kuvuga ngo internet nta ntambaraga nyinshi ifite, niko mbikeka. Ariko sinzi impamvu bo mu Burayi bampamagara kumva ni nka telefone isanzwe. Hanyuma rero ikindi nakongeraho ni ukuvuga ngo maze kuvuga ibyo, hari abantu banyandikira ntize kubasubiza, bakibwira ko ntanze kubasubiza, ariko igihe gishobora kuntwara nk'ibyumweru nka 2 ndakugeraho cyangwa kimwe nihutishije gahunda, ugasanga birakuvunnye gusa nagusubije. Ariko hafi ya bose abantu bazambera bahamya yuko ngenda basubiza, ndumva yuko bagenda basubiza ni benshi cyane. So therefore nkabanezerewe nshobora ngarukira ahangaha. Hanyuma pastor ukaba ufite na channel yawe? Mfite channel yanjye, urakoze, yitwa Pastor Peter Musisi Official. Kugira ngo uyigeho wandika PL. noneho ukandika Peter Musisi Official mu Cyongereza,
like that, apana officiel mu gifaransa, bandika official mu cyongereza, uko nibwo uhita ushobora kumbona. Hanyuma rero ifite inyigisho zishyiraho zihariye ziba zaba n'ibisubizo by'ibi ngibi tubona. Hari izitwa ubuyobe mpuzamadini, aho tujya turebera ikibazo kiri mu madini buhoro buhoro. Ubu twarimo tureba uburyo abayuda bihakanye Kristo bagahusha intego, nabo bakayoba bagashyiraho ibindi bitari ukuri. Tuzabona rero n'ubukristo uburyo bwaje bukayoba, n'andi madini yaje avuga yuko aturutse ku Mana, atumwe agashingwa n'intumwa, tuyagenze tugaragaza yuko zitari intumwa z'ukuri, kuko tubona yuko bitahuje n'icyo Bibiliya yigisha. Ubwo rero abafite inyungu, bafite n'ubushake, bakwiyandikisha kuri icyo kiganiro tugakurikira ngenda zishyiraho. Icyitonderwa, shyiraho ibiganiro mu Kinyarwanda, ariko hari n'ibiri mu Cyongereza kuba bafite bumva Icyongereza, bafite inshuti zabo z'Abongereza, Abanyaburayi, kuko hari abantu basabaga bati tushaka ibyo biganiro mu ndimi zindi zitari Ikinyarwanda gusa. Hari abantu benshi babikunda cyangwa babikunda, abo ni abantu bankundaga bavuga ati ibintu ntabwo turi kubyererana n'Abanyarwanda n'abatari Abanyarwanda babyumva. So mu Cyongereza rero byafasha benshi mu Banyaburayi kumva. Hanyuma ubwo rero bazabinkorera bakabishyira mu bandi bigisha bavandimwe bandi. Abavuga Ikigande hari ibiganiro byaho, nicyo navugaga. Abagande buriya abantu bavuga Ikigande cyangwa indimi zigishamikiyeho bagera kuri 10,000,000. Ni benshi. Ubwo rero nabo tuje Abagande, Abasoga, n'abandi bantu bahari bavuga Ikigande, baturage baho n'Abanyarwanda fone bariyo byabafasha mu ikiganiro byiza. Nabo twabakoreye ako kantu, nitwira amahirwe tuzajya no mu Giswahili ari Igifaransa, ariko twari twagirwa ubushobozi. Imana ari baho umugisha kandi ibagirire neza, nuva twasenga. Okay, Pastor mwakoze cyane, reka mudusengere hanyuma dusoze. Uhoraho Mana ya Isirayeli, niwe Mana y'ukuri. Muri Kristo Yesu umugambi wacu nimwe wawunonosoreye kugira ngo dukizwe kandi turokoke umujinya uzaza. Turakwingize rero kugira ngo ikiganiro kizageraho nkuko natwe umwuka wera abanye natwe tucyamamaza, ariko nabo bazubakwa kandi bakagira ihishurwa ndetse rirenze iryo turi dufite, kugira ngo uzafashe benshi nkuko buri muntu umwuka wera agenda mu impano ye. Ushimwe kandi uhabwe icyubahiro, byamarije mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka tubashimire mwebwe mwese mwaramufashe uyu mwanya mwumva kino kiganiro, kandi turagusaba kugira ngo niba kigufashije usharinge ku nshuti n'abavandimwe, kandi umwami Imana akomeze kubarindiraho muri kugeza ubwo wenda tuzahura, ubwo umwami wacu Yesu Kristo azabagarutse. Ubuntu bw'umwami wacu bane na mwese, amen. Amen. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora